Yo. Ho. Air Force One down. Air Force One ubundi ni indege Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendamo. None iyo ndege ngiri hasi. Marine Corps Base. Turi ku birindiro by'abamarine bari mu mwitozo abasirikare ba mbere barenze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batinywa bitwa ba marine. Iri ni ku ikosi babari ku ikosi babi gisha kwica do cha batoza Sam Whiteman do mujepe mukuru yaje kureba umwitozo w'abamarine ukuntu ukorwa do work. Koze neza. At ease, Major. Banura Major, uratsinze. Bamuca inyuma. Fande. Cyuma ku ngoto. Never let your guard down, Major. Ntuzigere rimwe urangara Major. You think you've won. Nacyagiye ubutekereza ko watsinze. Ugomba guhora uri maso. Hey. Hey. Umujepe mukuru yarebaga. Bamwita Sam Whiteman. Rebe. On behalf of President Bosick and myself, Jewe vugiye President Bosick we intend nanjye ubwanjye twamaze gusinyana amasezerano. Astovia tugiye kukigira igihugu cyemerewe kuba ubwacyo cyabasha kwikorera imbaraga zacyo ariko nacyo ubwacyo kikaba kiduha essence n'amavuta, petrol n'amavuta. Uri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje mu kabari kwinywera filime. Yitozo unabona gukubita. Ura mwarimu n'umuhanga. I ran to your old buddy Tobias Masters at the General's retirement party. Narindi mu kirori cya General wahoze ari Tobias. Yeah, good for Toby. Ni byiza kuri Toby. I'm proud to be in Marsoc. Jeneshwe no kwandi Marsoc. Biramagije. Should be proud. Be guterwa ishema. Selected. Kuba rero umugore wa mbere bahisemo kuba Marine Corps Special Operations muri Maroc. Madoc. Natalie, the General told me off the General yambwiye at the JSOC selection. Should have been you. Ko cyagiye bahitagamo JSOC ngo niwe bakagombye kuba baratoranyije. JSOC ni zimwe muri department zigiye zigize igisirikare. A couple ex-wives are open for a mention. Bari kunywa. Favorite niece. Niwe mwishywa wa mbere ngira. Umva ndi umwishywa ukuza ariko. Kumbu uyu mugabo umujepe mukuru kuri abajepe uyu n'umwishywa we. At this point, Allison. Ubu niwe muntu nsigaranye Allison. It is important to usher nations that are behind the United States in progress. Ibihugu byasigajwe inyuma mu majyambere tugomba kubiba hafi kugira ngo nabyo bitere imbere. So, you're still a big fan? Harjana n'ubu Perezida uracyamufana. Don't get me started. Ntumbwire gutyo. Know how I feel about this guy. Urabizi ukuntu Perezida mwiyumvamo. Tell me why you hate him so much. Ese Perezida kuki umwanga? Hate him. Ntago mwanga. I don't think he deserves Ahubwo ntekereza ko Perezida wacu adakwiye kuba ari kuri iriya ntebe ariho. handed to him on a silver Ibintu byose afite barabimuhaye ntago yabivunikiye. campaign of Ariko ajya muri campaign akigisha abantu gukora cyane no kugira discipline kandi nawe ibyo afite atarabivunikiye. Dallas Edwards was born into. Na Dallas Edwards niko yari ameze. Actions. Ba bana bakuriye mu bakire. Elected dog catcher. Nk'uyu Perezida aje mu isi ya nyayo. He's not the man you think he is. Falcon. Falcon nzamubwira ukuntu mufata nk'umuswa. Falcon niko twita Perezida. Well, call him whatever you want, Uncle. Ujye umwita uko ushaka Uncle Sam. Ariko Perezida mbona ari umudage. Really? Oh yeah. Ngiye tunahuye nabimubwira. Ni umukobwa ngahuye na Perezida yamubwira ko ari umudage. Sam? I already work for Uncle Sam. I don't know. Ndashaka unkorera. Ntabwo nshaka unkorera mu gisirikare. Ukorere nge. Sam. Waitman. Ukorere nge Waitman. Secret Service? Secret Service. Looking for someone with your exact training. Dukeneye umuntu ufite umwitozo nk'uwo ufite. By far. Everyone's favorite. Kandi muri kano kanya niwe mbona abantu bose bari gushyira imbere. Answer is either yes. Mbwira yego cyangwa hoya. Bagiye kumukura mu gisirikare yarimo azajya kuba umujepe. Nabyemera. Hell yes. Nabyemera ahubwo cyane tugende ninde wakwanga kujya kurinda Perezida. Mukobwa agiye kurinda Perezida ariko aramupinga shawo. Agiye kurinda Perezida yanga apinga. Bidatinze bahise berekeza Washington DC. Kuwa kabiri saa mu gitondo. Hazagira umuntu bakanga ngo yirirwa muri Amerika ngatega indege ajyayo. Ubusemwe ni muri yo hano bahita Washington DC. Hagize uwakubaza wahamubwira. No hari inzu Perezida akoreramo. Noneho turatumodoka tw'umuhondo ni taxi voiture zaho ukahita umukanga. Bigutekereza iki? Mukobwa. Thinking how Natekerezaga ngo makes the greats great is how they handle pressure. nibaza ukuntu abajepe nyine mu mufite pressure mu kazi. He's under pressure his entire presidency. Lincoln yabaye Perezida wa Amerika ariko yakoreye kuri pressure ubuzima bwe bwose. Igihugu agetse ku bitugu. Elected in the middle of a FDR and had to navigate the war. yagize pressure mpaka igihugu cyacu kijyanye mu ntambara y'isi. He navigated war. Washington murebe igihugu gikura mu ntambara gihe amahoro. Stepped away from power. Biragoye pe.
You act like you've never been here before. And how many summertime vacations did you... FDR ubwo ni Franklin Roosevelt nyine. Times I take you to the top of the Washington Monument. No, that's different. It's just vacation. Byagutwara igihe kingana iki kugira ngo ugere hara kuri monument hejuru. Now I live here. Ubu ngiye gutura hano muri Washington. Kobwa agiye gutura Washington ubundi ni mwari wo mu rwa mukuru. Service. What am I doing? Umunsi wa mbere nk'umujepe ndakora iki? Uraza kuba uri kuduseriva ikawa. Umunsi wa mbere agiye ngo mubajepe. Akazi ka mbere bukore nuko baseriva ikawa. He's got his heels dug in on this one. Umva president bino bintu yabishyize imbaraga ze zose. This is going to be disaster. Bino bintu ariko biraza kuba ari bibi. Not to mention a public relations. Yaba mu bavandimwe dukorana hariya bari muri biriya bice ibihugu dukorana no mu baturage ubwabo ntabwo bimuze kubashimisha. President sinzi umwanzuro yafashe. Sorry, Mr. President. Mr. President. I'm talking to you. Uyu yashaka kuvugana nawe. Kombe koko hano yari guseriva icyayi abandi bajepe yageze mu kazi. Especially in a time when Congress... Mutse wa mbere muri White House atangiye guseriva ikawa. Ubu ngubu niwe uri kurinda amandazi. Everybody's got to start somewhere. Abantu bose nano batangirira iyo baje mu kazi. We're helping to create political stability. Kuki ushyigikiye President Bosic? Eastern European cartels have used the Estonian oil. Umva abanyabiyobyabwenge bo murasirazuba bwa Aziya. Ni hari ahantu ubundi banyuze ku biyobyabwenge. Dukeneye kiriya gihugu turi gukorana kugira ngo byibura tube tumeze nk'abafite ibirindiro. Sir, you've seen the Mukobwa muterera isari. back channel threats against the United States, against you, sir. Since Abantu bose ntabwo bari kubyemera ibyo uri gukora. been afraid of this cartel or Umva ryari mutinya bano ba karitera ariko. Hindukiye bona wamutereye isari. President, uyu mukobwa aramwanga. What's the deal with all that? Doesn't sound like everyone agrees with the president. Ese ko mona president ibintu ari kuvuga batabyemera. Do protection. Twe ntabwo dukora politike turamurinda. Good morning, Madam Vice President. Aramutse Madamu Vice President. To our voters, they expect us to do things differently. Ibyo twumvishije cyangwa se twabwiye badutoye ku cyo uri kubihunga. looking to take on Congress this early in your first term. Did you hear the president? Umvishe president icyo avuze. But you goddamn well better get behind me. Bino bintu ushobora kutabikunda ariko ugomba kubishyigikira. And has Falcon doing a political photo op in the press room. Perezida araza kuganira n'abanyamakuru mu cyumba cy'abanyamakuru. Strategic positioning and details. Mwese mugomba kumenya ko muri kureba position z'ahantu hari na position murimo ko nta hantu haduye yamenera. Uyabyuka atanga briefing. On that duty, huh? Niwe uri gutanga amandazi hano Serwaje. Let's get on you, Miles. Kano kazi karakubereye Miles. So, what do you think about Perezida wacu mutekerezaho iki? I think he's the president. Nkeka ko ari perezida nta kindi. Umva. I know about what happened with that. Abizi byakubayeho we n'umwishywa wa senator. Didn't deserve it. Mukubita ngo ibyo afite ntago bikwiriye ngo ni iby'umwana wo mu bakera bihawe. I mean, the guy was born into money. N'uyu mu perezida wacu yavukiye amafaranga. Everywhere he went. Ababyeyi be bamwitaho kumujyana ahantu hose. Abajepe bari kuvuga perezida. Umugore wamaze gupfa. Arangije yigira umuntu babaje uteye agahinda bituma bamutora. We serve the chair, not the man. We serve the chair, not the man. Twebwe dukorera iriya ntebe yicayeho ntago ari we dukorera. Aba ni abajepe twe dukorera iriya ntebe yo kuba yitwa ngo ni perezida yicayeho ntago dukorera uyicayeho. Kuvuga ngo uwayicara wese niyo yaba ari ikigoryi bayicaje iriya ntebe abajepe bamurinda. Bo bakorera intebe ntago bakorera umuntu yicayeho. Job keeping your mouth shut. I want to give you the opportunity to say how you feel. Look, what I said at the bar was between us. Ibyo navugiye mu kabari byari hagati yanjye nawe. Kaniko kazi kanjye. Right now I think donut duty is. Ndakeka ibintu by'amandazi niko kazi nshinzwe ari gutanga amandazi n'icyayi. For rookies. Ibi nibyo dukorera abantu bashya mu kazi. He handles the donuts and coffee. They do that to see if you complain. Complainers don't last long. And I did. Bagwa kano kazi kugira ngo barebe ko complaininga abantu ba complaininga ntago bajya batinda muri aka kazi. I told you I don't want special treatment. I got this. Allison. You're not getting any special treatment. Ntago ngomba kugufata mu buryo budasanzwe. Pack your stuff. Ariko jya mu rugo upakira ibikapu byawe. Okay. Uruhuke. Fresh tomorrow. Mu gitondo ngo ukeneye umeze neza. Ejo hari iki? Sick. Hari umu agent urwaye. Ndagira ngo ejo uzaze tujyane mu ikipe. Run Air Force One. Ejo uzaba uri muri Air Force One. Ya ndege y'amateka niyo ndege ya mbere ku isi irinzwe ikomeye idasanzwe. Yo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendamo. Ariko nanjye nkagira ka Air Force gashaje mba nariguriye mu biryogo njya ngendamo nkambaye. Na perezida kagiriye agendamo. Ngo nje nawe turi abantu babiri bo kwitondera. Tuvuye hakurikira tugaruke hano. Ndagira ngo urebe filime nta magambo menshi. Umukobwa bayisombwira tora mu agent warwaye wari mushya mu kazi ariko ugiye kuza. Together produce clean, efficient oil and gas. Tugiye kuba twakora peteroli n'ibikomoka ku mavuta bimeze neza kandi mu buryo butekanye. Joint agreement and uyu bamwita general no muri Astovia iki gihugu. We will be meeting in Estonia. Ku rwego rwo kwereka ko ngushyigikiye perezida wa Astovia
nzaza kugusura muri Astovia abari hano amasezerano tuyasinyira. Thank you, Mr. President. Urakoze Mr. President. I'd like to say that the Uri kubira ni generali mu gihugu cya Astovia. Toma Hasek. Toma Hassan, And I once counted an umugabo nkawe nafataga nk'inshuti, intelligent person. nakubona nk'umunyabwenge. You think that I would ever allow you to broker a deal? Gute wakumva ko nari kukwihanganira ubu umukomisiyoneri ugahuza Amerika n'igihugu cyacu cya Astovia kugira ngo baze badutwarire peteroli? Iteka mvuga ngo iki? Ati ibintu byose ubundi bishingiye kuri peteroli. Oil that, thanks to the deal you helped, Iyi peteroli will twicukuriraga to iwacu American hands. ubu ngubu igiye kujya mu biganza by'abanyamerika bagiye bayiza bayicukura bayijyana iwabo. Bakwishyuye ngaho. You and this puppet president We n'iki gipupe ngo ni perezida wacu out of country. mwagurishije igihugu cyacu, ntabwo twabikoze. What do you say? Uvuze ngo iki? Ntabwo namugambanye, Hearing you. ntabwo ndi kukumva. Take off this tape. Mukure icyo kintu nu. Rebe, What? iki? I love my country. Kunda igihugu Your cyanjye. country. Kunda igihugu cyawe. It's funny way how you show it, huh? Uburyo bigaragaza birasekeje. Never still assault. Nta giceri na kimwe nigeze niba igihugu cyanjye. This deal will be good for Iyi diri izafasha igihugu cyacu nidukorana na Amerika. the chance. You're Ubiha amahirwe. fool if you believe that Nimba ibyo byizera uri ikigoryi. he betrayed his own people. Uri ikigoryi cyagambaniye abantu bacyo. Yet. Murasa ikigoryi. Bararasa. for both of our nations. Iyi ni diro nziza ku bihugu byacu bibiri. Hari umujenerali wo muri Astovia utabyishimiye kuba Amerika igiye gukorana n'igihugu cye ngo bajye baza gucukura amavuta. He's right about one thing. Perezida Edwards yavuze ikintu kimwe cya nyacyo. Going to be Ejo uzaba ari umunsi w'amateka. Ayo ni amagambo yavuzwe na perezida wa Amerika. Atesha nidusinyana amasezerano na Astovia kiriya gihugu uzaba ari umunsi w'amateka. Hano tugana kuri Agent Jim Richards ni Air Force One Flight Data Logistics. Uyu nakora muri Air Force One bahise bamurasa. Agent ukomeye cyane bahise bamwica, ukora muri Air Force One bahita biba laptop ye muri iryo joro. Ndagira ngo urebe filime witonze. Ejo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azagenda muri Air Force One, abana bahita batangira guhakinga amasatelite bakandakana kariya nk'abari ku ndege, tuvura turite tugaruka muri Astovia. Haruriyo. Hey, ni Gerard muramuzi uri ujya ubaha access ukora kuri website ya gasobanufilms.com. Nawe ni umuhaka. Byana mba nasanze byiba amabanki yo muri Amerika biri mu Rwanda, nkahita abwira ati ngwino wicare twihera abantu filime, reka ibyo bintu byo kujya wiba uri mu Rwanda wiba abanyamerika. Urumva ubumenyi abafite. Ubwo uza amafaranga bahembwa nako yihemba. Turebe hakunino Stafford Virginia muri Amerika n'ubundi muri iryo joro. Gusa uwibye laptop y'umu agent ukora muri Air Force One ahise yoherereza Gerard kiwamuha kuri Astovia. Barakwereka hano Lieutenant Colonel Martinez ukora muri Air Force One yaratashye. Lieutenant Colonel atashye mu rugo iwe. Muraho geze mu rugo iwe papa. Uyu nakora muri Air Force One. call me sick for tomorrow's flight. Hamagara uvuge ko urwaye ejo utazajyana na perezida mu ndege. Fata telefone nonaha. Hamagara perezida wa Amerika umubwire ko ejo utazaboneka ngo ujye mu ndege. Ese afata telefone hamagara avuge ko arwaye ejo atazajya mu ndege. Nakubwiye ngo General tubonye muri Astovia yaravuze ati ejo uzaba ari umunsi w'amateka. Lieutenant Colonel Martinez. Uyu ni Lieutenant Colonel An Martinez. emergency I need to address. Ikibazo cyihutirwa kuri famille yanjye ndashaka kubabwira. Tomorrow's itinerary. Ejo ntabwo nzigera mbasha kuza ku kazi. Correct. Yego. Tell Dan I appreciate it. Mubwire Dan ko mushimiye. Calling in a backup named Dan Smith. Uwo bagiye guha akazi yitwa Dan Smith. Ni umukozi mushya. First flight. Nibwo bwa mbere asaba agiye mu ndege ya perezida bahita bamwica. Ndabizi. Ngo ndabizi. Kumbe Dan Smith ni ufite kadi bivuze ngo ni uzamusimbura uzajya mu ndege nk'umukozi mushya. Bivuze ngo uyu Dan Smith tubisomye kuri badge ye ni uzajya mu ndege. Tugaruke muri Maryland, USA. Niho turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Andrews Air Force Base. Iki ni ikibuga cy'indege bita ngo ni Andrews. Kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munara amwe bari gukontora kuri Air Force Base. Indege ni igikoko. Arrive in 10 minutes. Falcon arahagera mu minota 10. Falcon ubwo ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagira kode bamwita. Dore ikihebe ngo kirinjira mu ndege ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abari mu ikoranabuhanga hari ibyo baje bacomekamo, batangira guhindura iminara, bahindura amasatelite, bahindura ibintu byose. Hamwe indege bari kuyikurura ku maradari bareba ahantu iri kwerekeza, barabihindura babyoherereza wa muhaka bita Gerard. Fuck these Americans.
bano banyamerika tugiye kubatura hasi nyine abakoresheje yamvuga ngo tugiye kuba imwe ya jamari Take back our country. igihugu cyacu tugiye kucyisubiza Do that. We need the kandi oil. ibyo kubikora turakenera peteroli yacu Plus the money. kuko peteroli niyo iduha amafaranga amafaranga nayo akaduha imbaraga What we need to do. imbaraga zikaduha gukora icyo dushaka gukora ubundi niko bigenda iyo umaze kubona amafaranga aguha imbaraga Americans until they bleed. abanyamerika tugiye kubatura hasi kugeza bavuye amaraso ariko mba numva ngiye nuko nsobanurira mu Rwanda nakabivuze ukuntu baba bivuze kugira ngo hahire rimwe ariko umuco ntago uraza mico ariko nzata mico one day hakurino barakwereka umukobwa yageze hano umunsi we wa mbere mu kazi abona Air Force One n'amaso ye bwa mbere ya ndege perezida agenda mutegereza ubutumire se tegereje ko bakuzanira ubutumire yinjira umukobwa agiye kwinjira iyi ndege niyo ndege ya mbere ku isi bikoze mu buryo buhambaye idasanzwe kuko itwara umugabo wa mbere ukomeye ku isi ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Get my head out of the closet. gasana umutwe wanjye ntabwo urabasha kubyakira ariko mu munota What a sight when you see that. ndabizi iyo ubonye iyi ndege bwa mbere birakurenga turi umukobwa yabaye nk'umuturage Kid, remember? Of course. Still have it. Is everything alright? byose bimeze sawa Well, Agent Richards is a no-show, so we still. Agent Richards ntabwo ari buze mu kazi Are we covered? Of course, we always have people on hand for. none se yasimbuye nande hari undi muntu twamagaye ku munota wa nyuma But you don't azamusimbura minute contingency stuff. kandi ntabwo ukunda ibintu bibaye ku munota wa nyuma utari wateguye Even though you always have a plan B. iteka ariko iyo tudafite plan B plan A uba ufite plan B ati njye ngira plan kugeza kuri Z ariko njye nkunda plan A niyo ngumba kugumaho nubwo mafite na plan zigera kuri Z bakiraho Falcon yaraje Falcon ni code bita perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se bakamwita ngo ni Eagle ko wabishaka niko ni amakode nyine abashipa bagenda bamwita abandi ukumva bamwita ngo ni Potus ariko n'ubundi no kuri za ahantu hose niko yitwa no ku mbuga z'umundi bari Potus yumvisha uvuga ngo Potus kuva bavuga Falcon Eagle gisiga kirahageze umenya ko ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ujye ko no mu kirangantego cyabo harimo igisiga ukibaza ngo ibyo byose mba narabimenye gute ayo makode abashipa bita perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanjye kubera inzego nkoramo mu Rwanda tugenda duhana amakuru nabo bari muri Amerika ukuntu duhana amakuru ariko gake Gentlemen, we'll get a cup of coffee, get a little bit of work done. perezida yinjiye mu ndege uburyo agenda murabona ko ari we nyiri indege abanyamakuru bari hano mu ndege ngagomba kugenda baganiriza Afternoon, we'll get a mugora mwiza finish the brief and then we'll get to work. ageze hano umukobwa amuterera isari umukobwa ni wenyine umuterera isari Break this. uyu mukobwa ibyo bintu mubimukuremo Morning, Mr. President. mwaramutse perezida Good morning, Mr. President. mwaramutse perezida So, Charlotte, Charlotte I do. nakoze iki The president isn't big on formalities. perezida ntabwo akunda biriya bintu bya formalities byo gukabya abona umuntu mukuru ukamwubaha ukamuha ibyubahiro byinshi cyane umuterera amasari ya buri kanya ntabwo abikunda kuko wakunda ufite umukozi buri kanya akajya kwita ngo boss hari abantu batabikunda perezida rero ntabikunda Coffee. agiye kubanza nk'ikawa ye Greetings to all of you flying with us today. mwese reka tubaramutse tugiye gurukana namwe uri captain w'indege So if you can find your seats and finish up. haracyabura iminota ngo duhaguruke nimba amaze kugira umwanya wawe wafunga umukandara mbere yuko indege ihaguruka umukobwa arabanza yambara umukandara uri ikirangantego cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi president office bafite mu ndege uve kuri twa dusurubende tw'udutwegerane mujya mutega mukaza mukabya ngo mwagiye mu ndege mu ndege mu ndege ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika indege birinzwe kurusha izindi uwa mbere bamwiciyemo byebe byamaze Air Force One muri tayari kuba mwahaguruka ababibabwira nabo bari ku munara you are clear to take off Dan Smith cyacebe nicyo gitwaye indege ya perezida dore indege ngirahaguruka itwawe n'ikihebe Nyagasani bimeze bite indege ihagurutse ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo ikihebe cya mbere tubonye cisha umuntu harimo uyitwaye ubwe ni ikihebe umuntu utwaye indege urimo abagufite ubuzima bwawe mu biganza indege ihagurutse saa moya yazinze amapine Andrews Air Force Base is Air Force One. Andrews Air Force Base in Air Force One bari guhamagara bo ku munara baba bari gukominikana dore ngaba rebe aba nibo bareba indege yikwe Base. Andrews Air Force Base is Air Force One come in, please. come in please sasu ica abapilote baba bamwungirije
indege isigaranye wenyine. Indege ubu ni iyacu mama we. Yahise atanga raporo kuri wa mujenerali muri Astovia wicaranye. Astovian press. Munyamakuru muri Astovia ni wambaza ikibazo ra. Thank you, Mr. President. Urakoze Mr. President. Amar Hosman of the Nova. Amar Hosman horera Novaya News. Ask, why are you doing this? Nakoze ngo kukiri gukora ibi. Claims it wants to go green and Igihugu cyawe cyavuze ko gishaka kuba igihugu kibana n'ibindi neza ariko muri gushaka kujya gukura petrol mu bihugu by'abandi. Your country, and you know that. Nta muntu ushaka gutera igihugu cyanyu. To this deal by your president. And I agreed because it is one that I believe in strongly. Impamvu ngubwira ngo turashaka umubano mwiza n'igihugu cyanyu nuko nizera ko ariko bimeze. Doing things that you must do. Hari ibintu ukwiye gukora akaba n'ibyo ugomba gukora. President Bosic and I have negotiated a deal. President Bosic nanjye twarumvikanye deal. Our countries. Kandi iyo deal igomba kungura ibihugu byose yaba mwebwe izabarimira akazi kenshi abaturage banyu ndetse natwe ubwacu. Partner for us in the region. Ndetse binatume kuba abafatanya bikorwa muri kariya karere muherereyemo. You want to send an email? Ndi kugerageza kohereza email. Internet's gone down. Ariko internet yavuyeho. Birasanzwe. On Air Force One. Muri Air Force One ibyo bintu ntabwo bisanzwe. Indege ya polisi aho yajya hose mu kirere cyari cyo cyose ifite internet nk'iriya mba mfite muri Rocket Entertainment. Yours, General. Ko kanya perezida bamukupiraho utwitumana. Mugoroba mwiza Air Force One. Mr. President. Mr. President. Name is Azam Rodinov. Amazina ni Azam Rodinov. General Rodinov. General Rodinov. You heard of me. Ndakeka wigeze unyumva. Is this? Ninde tuvugana? President Edward. President Edward. Plane has been hijacked. Indege irimo yashimuswe. Missions have been blocked. Utwitumano twose badukubye. Nta telefone, nta satellite. Can penetrate the yabasha kuba yakwinjira muri iyi ndege. Andrews Air Force Base. Andrews Air Force Base. Radar goes to... Uriya munara bari gutracking indege itariyo ku munara kuri radar. Ukiyanyu nitwe turi kuyikontorora. To let you know how demand. Kiye kuba ngukubye mu kanya ndakubwira ibyo ngusaba. Let's go. Move. Mureke tugire. But for now. Ariko byakanya. What you Americans say? Abanyamerika arya muvuga ngo iki? Sit back. Enjoy the ride. And enjoy the ride. Mwicare mwenjoying umunyenga mugiye mutegereje kuza mu kanya nkababwira ibyo mbasaba. Please don't tell me how to protect you. President ntago njya ngubwira uko yabara igihugu cyawe nawe wimbwira uko ndinda umutekano wawe n'umujepe abwira president. Umujepe nukabwira president abwira president ati president nimba mvuze ngo cishwa uracishwa sinkubwira uko yabara igihugu cyawe nawe ntukambwira uko ndinda umutekano wawe bantuzi kosi nago wari uhari bakubahana. President akamenya ko agomba kugira gute guca. Hey uno mushepe bamwita ngo ni Uncle Sam ariko siyo mazina ye. Impamvu bamwita Uncle Sam ibya Uncle Sam n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzabigaro kuri ya YouTube channel yacu ya Rock Entertainment. Wait man tatururi. Hey ntaga nzajya mbahera makuru ubuntu muri filime mwishyuye 7 gusa mujye muhita munakata mujye kuri ya YouTube channel mukore subscribe utuntu tw'ubwenge turi detaye niho nza nka duta. Ndwa Yasima ni wa munyamakuru muri Astove. Nyene ni hala yanjye. Fire! Sasu mu ndege rya mbere rirafuse. Kanda password niwe mukuru w'abashepi. Muri Amerika bita ngo ni ba Secret Service. Plan Z iyi ndege tugomba kuyisubiza. As you have no doubt surmised, We have taken your plane. President kugira ngo byumve neza indege turayifite. In a secure location. Muri kano kanya bagiye kuguhisha ahantu. Police have taken us hostage. Ariko bagenzi babo bafashwe. With us. Imfungwa bamwe mu bari abanyamakuru ni bagenzi bacu. The Secret Service who might still be out there. N'abajepe bawe bakiri mu ndege bidegembya. Ndagira ngo mbabwire iki. Force One is ours. Air Force One ubu yabaye yacu mwabashepe mwe mu byumvi. Kiri hanze mwidegembya. Aba barongera bariyicarira batamaga kandara. Umukandara mu cyongereza ubundi ngo bawita sencha. Imbarinde na ko burani ibyo niburani ko bawita niko numvishe bavuga. Will they see what's happening to Air Force One at Andrews Base? The only thing Andrews... None se buriya kuri Andrews Air Force Base ntago bari kubasha kureba iyi ndege. Ati abari gukontora bari kubona indege ya president iri kugeraho bari bapanze kijya kuko twabahakinze ariko indege iri kujyaho twebwe dushaka. Indege ya president none bari kuri radar ntago bamenya ngo indege iri kujya he. Bari kureba ibintu bidahari babahakinze. Uncle Sam hano ari cyamwinjiye. Mr. President, who have taken control of your plane. Abantu batwaye indege yawe biteguye gupfa kugira ngo babone icyo dushaka. To try and regain control. Wenda abashepe bari mugerageza kwisubiza iyi ndege ngo muyikontorore. Ultimately fatal.
for everyone on the plane. muraza kuba mwishyize mu kangaratete na buri umwe wese uri muri iyi ndege. Give you 1 minute, Mr. President. muri kano kangiye guha umunota umwe The rest of the hostages. kugira ngo uhite uva wari wihisha usanga izindi mfungo zifungiye. Bitisi izo mfungo turatangira kuzirasa. Kari urebe filime masegonda 40 perezida wamuhaye umunota ngaba amaze kugera izindi mfungwa ziri ave mu bwisho ko perezida aba yihisha ahantu mudashobora kuba mwamugeraho bahita mu mutamenwa. Amasegonda 20 10 seconds. amasegonda 10 perezida barashaka ko yigemura yivanaho yihisha. Amasegonda 5 bakure umugore wa mbere. Wait! Memoritse perezida yaje ntago bakwica imfunga hari. Agents to put their weapons down. Gira abagenti babashira imbunda zabo hasi. Must I remind you, gentlemen, who controls this? Basore mbibutse nduri gukontorora indege. Your weapons down. Intwaro zanyu hasi. Fire! Ku mutwe. Kakihebe. Perezida ari babaje baba murasiye imbere. Umva. Tugiye gutandukana. That is not a good idea. Ntago ari igitekerezo cyiza. You're faster, more mobile than I am. Umva weho urihuta kundusha muri kano kanya. Protect the president. Genda urinde president. Nahise imfungwa. Imfungwa agiye kuzireba. You only have one job. Ufite akazi kamwe. Uncle Sam. Uncle Sam. Go. Genda. Aramubwira ati ufite akazi kamwe ni ukurinda perezida gusa. Gusa w'igihugu niwe mugabo wa mbere rwo bukomeye kwisi. Like to speak to you in private. General ashaka kuvugana nawe muri mwenyine. General w'ibyihebe. Filime. Yo. Perezida muzana hano. President Edwards. President Edwards. Rodinov. Rodinov. General Rodinov. Ongeraho General Rodinov. General with anything, Azim. We ntabwo uri generali nawe n'umwe. Uri umugizi wa nabi uri umugizi wa nabi intambara. Another man's hero. Umwe aba umwanzi umugizi umunyabyaha w'intambara undi akaba intwari ngende intwari. They don't admire you. Abantu ntabwo bagukunda. He inspires respect. Ariko ubwoba mbatera butuma banyuba. From Air Force One. Mr. President ndagira ngo utange itangazo muri Air Force One. Out of your deal. Ko uhagaritse deal. Fake president. Wari ufitanye na perezida wa fake wacu. That you have realized. Utange itangazo uvuga ngo waje kubona ko uriya mu perezida uriho muri Estovia yari yaribye n'amajwi. Will stop paying it. Kugira ngo isi yose irekereho kwita ku byo tugiye gukora. Niriya deal buyihagarike. Niriya deal Amerika yarasinye na Estovia yo perezida yaragiye gusinya kugira ngo bajye bacukurayo peteroli bakorane mu buryo buhoraho. And if you say no, nuramutse ubyanze byo nkubwiye. to kill all of you. Mwese ndabica. I'm not a murderer. Ntabwo ndi umwicanyi. Don't make me have to become one. Wituma biba ngombwa ko mpinduka umwicanyi. My man is going to wait with you just in case you are thinking of trying to. Umusore wanjye agiye kuba ari kumwe nawe kugira ngo arebe ko. And remember, Mr. President. Kandi ikindi wubahe Mr. President na wibuke guhaye isaha imwe ubitekerezaho. I'm guessing you're not a real journalist. Burya ntabwo uri umunyamakuru wa nyawe. Perezida ajya ku kiyebe. Perezida bitaga ngo ni umudage. Perezida bitaga ngo ni umudage. Fata itasi kubita kwicwaga. Perezi. Sit down. Icara uyu muperezida nawe ni umurara turamubonye buriya ntabwo umuntu yapfa kuba perezida nta hantu babigura. The gem wants you untouched. Uri umunyamahirwe kuba general gushaka nta muntu wagukozeho. Nari kuba nkuroshe. Cyo ni ikibi perezida ni umurara we. Uramubonye? Mark, can I speak to you for Mark, twavugana kanya. Tuvera twere kuri vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dore nguyu. I'm sorry to bother you, Mark, but Bari kubangamira Mark. the president and CC Perezida namwoherereje email ndetse nsisinga bamwe mu ba staff we bakomeye. deal we're making with Estovia Ndi kumubwira ko radio tugiye gukora na Estovia ntayishaka. reservations, and I want Twakagombye kuba tuyihagaritse tukabigenzura neza. before this deal goes through.
And? hanyuma Thing. ikibazo ni They've gotten back to me, but bakagombye kuba bansubije ubu tell me that decision was made. kibura bakambwira ngo umwanzuro wafashwe nta cyahinduka Should have gotten a response. ariko na n'ubu nta muntu uransubiza email I know. ibyo ntabwo bisanzwe ubundi ni ibintu bidasanzwe vice president wabizi ko vice president nimba yanditse email perezida afite abantu n'abastaff be ahita asubizwa igitaraganya Pass me through air traffic control at Andrews. umva mumagarira abantu bari muri Andrews muri wa munara menye indege ya perezida imeze bite Control, what can we do for you, Mr. Miller? ni iki twabafasha bari ku munara We need you to check on something for us. turagira ngo hamagare muri Air Force And this is Andrews Air Force. Air Force 1 ni Andrews Air Force 1 turashaka kumenya uko bimeze Air Force One. Andrews ni Air Force 1 tubwire This one we have Vice President Hansen. dufite Vice President Hansen ku murongo wa telefone na Chief of Staff Vice President, Mr. Miller. Mr. Miller muraho Good evening. mugoroba mwiza President, he would like to let you know that he's got everybody. nimba ari Vice President nimba ari President mushaka kuvugisha ariko turebesha filime yitwa Godfather What times is this? ahora yiturebesha buri munsi uriya mugabo koko niko yabaye Important or it can wait. Perezida ashaka kubaza nimba mutategereza akaba yirebera filime It can wait. oya twategereza Roger that. We'll get back sawa to you when it's over. ifilime nirangira turongera tuhamagare hari ikintu nabafasha Good. oya tumeze neza bashaka kumva muri Air Force 1 ko bameze neza arakubye kumbu witabye ni Gerard yitabye nk'ari muri Air Force 1 mu ndege ya perezida bayihakinze ku buryo urwamagara muri Air Force 1 ukitabwa na cya Gerard dore muri ya ndege hafa yeah Fucking Secret Service. I'm going hunting. ngiye guhiga perezida reba gikobwa gishya mu kazi jepe wowe dore ifunze filime kobwa ku kibe sirikare ku kibe biranga kibe mwana yica bano babatoza kwica kibe ntabwo cyari cyoroshye perezida reba perezida yarasa kandi kanyenyeri sisuku kansabiri bukuru aya kanura gakwiriye mu nyongera kanyenyeri kaje kamurikira safety, Mr. President. perezida tugiye kurijyana ahantu hatekaye none nimba ari ikintu cyiza ni ukurwana urugamba abatanga amapeti bahahagaze bari kukureba Are you okay? ariko umeze neza muko It's pretty cold where we're headed. aho tugiye arakonje fata ikoti perezida fata ikoti aba yitaweho akuri ubona umwana agiye mwana wa wibuka ikote haraza gutaha bwije ndege kibe ariko kuri wabashe penirwanya Uncle Sam singa ikibe Uncle Sam arafatwa Don't move! ntuva aho uri Where's your niece? umwishwa wawe ari he Don't play ignorant with me. wikwigira injiji Mr. Whiteman Military operation and my intel is good. ndi gukora operasiyo ya gisirikare kandi amakuru bamabara ya nyayo Alison Miles ari hehe umwishwa wawe ntago mbizi nuriya mukobwa bamenye ko ari muri iyi ndege
umukobwa imibare yishyiramo. It's your first time on Air Force One. How did Ubwa mbere ugeze muri Air Force One. Stayed up and read the manual. Nasomye nyine agatabo. Twa dutabo nyine tugaragaza ibera ahantu. Twa dutabo tw'ukuntu ibintu bikoreshwa. Ntujye ugura nk'akantu nk'agatelefone ukabona arimo agatabo kakwereka ukuntu iyo telefone ikora. Uyeri guhamagara ikebe kigenzi cye cyapfuye. Kandi cyo cyari kirinze president isahamagara sasa uri mu ndege. Yes. Yego. Vladi has gone dark and Vladi ntabwo ari kwitaba telefone ye. Bivuze ngo president yamucitse ari kumwe n'umu agent wari usigaye. can get to the emergency exit. Indege yishyira muri autopilot ujye guhiga ahantu president ari. Indege bayishyira muri autopilot ikitwara. Ipfa kuba arimo coordinates zane indege iri kwerekeza indege yahijyana. Ikibi ni uguparika. N'utundi tumanyeri twabamo. Agent Waitman ntagiye kunirwa kwihangana. Tubwira umwishiko wawe ahari. Cyangwa hano tuhuzuza imirambo y'abantu. What about the hostages? Mfungwa se. They're gonna let anyone off this plane. Urakeka se ubundi niyo bagutanga hari n'umwe bari buri kari muzima. Asks. I don't think he's gonna let anyone live. That's why it's up. N'ubundi ninakora ibyo General ashaka n'ubundi twese araza kutwica. You off this plane. You might, Akazi kanjye ari ukukura muri iyi ndege. sir, right now I am the only secret service you've got. Ushobora kuba uri president ariko ni njye muje pusigaranye muri kano kanya. But you are all dead. Agent Alison Miles. Onkere wawe turamufite hano. And he has something he wants to tell. Kandi hari ikintu ashaka kukubwira. Allison, Alison, we serve the chair, we serve the chair, not the man. not the man. We protect Falcon at all costs. Urinde Falcon icyo byasaba cyose. Ati twe turinda umugabo nago turinda intebe nago turinda umuntu yicayeho. Ibyo byibuke mbega niko kumwibutsa ati nubwo president utamukunda ndabizi ariko ugomba kurinda iyo titire afite yuko yitwa president. Ikindi urinde Falcon icyabe cyari cyo cyose. Uncle Sam bahise bamwica. Yes, that's one down and none to go. Agent Miles. Sir, we have to get you off this plane. I'm sorry. Ho! Sasu. Sasu. Meze neza. It's nothing. Ntacyo Sasu iramuhushuye. We're gonna have to jump. Do we have a choice? Agiye gusimbuka. Hari andi mahitamo y'abahari se ntayo. Ntayo. Agiye gusimbuka muri Air Force One. Perezida w'igihugu bagiye kumusimbutsa mu ndege. Sasu yaje hano kureba. Uwari pilote ararashwe. Uyu ni umupilote wari utwaye indege ya Air Force One. Yo. Kibi kizano. Bazano hari agakabini perezida bayi atorokeramo iyo byakomeye acikiramo. Kibi cyageze hano kirababara. Iriyo ndaya y'umukobwa ndaya icikishije perezida. Barakwereka perezida nuko yamanutse mu mutaka. Nimba utazi kumanukira mu mutaka. General Rodinov over. Breaking up, please repeat. Ntabwo yo kubasubiramo. President Edwards yacitse muri Air Force One. Ajyanye na agent wa Secret Service. Kuki mukiri mu ndege. Perezida ari kumwe n'umukobwa bita Agent Miles. Niwe wenyine usigaranye na perezida. Dore baje guparika. Dore ngaba umutakuro ukontorora ukajya umanura werekeza ahantu kujyana ariko bisaba utuntu tw'utumanyeri. What now, General? General dukora iki? The map of the area. Munyereke map y'ahantu bashobora kuba bagiye kugwa turebe ukuntu tuhataka. There will be someone in this. Dukurikiye indege ahantu yariri baguye muri kiriya kibaya ndayibona. So I want you to kill. Ni minota 30 tuvuye hano. What do they know back at Andrews? Noneho kuro sinyari yacu. They'll think that the plane is still in the air. Bo baraza gutekereza ko indege kiri mu kirere batangire kuyishakira hitari. Time they figure out what's Nibajya kuvumbura ibyabaye too late. baraza kuba bakererwa abanyamerika ibyacu twabirangije. Dore muri wa munara. Uyicaye hano. Network bayikuraho yabo. Bayikuraho yabo. Bayikuye uyu ngo yarebye abona indege ya polisi ibyo yarebaga kuri radar ntago ari byo. Igasana. Air Force One, this is Air Force One. Force Base. Uyu ni Andrews Air Force Base muri kunyumvara? Oh my God. Baba bafite umunara wabo ushinzwe gukurikirana Air Force One ariwo witwa Andrews Air Force One Base. Bamagaye.
bahise bamagara vice president. I'm sorry to wake you. Bari gukangura Madame Vice President. Je banyita Mark Miller. What is it, Mark? Meze bite Mark, ni Chief of Staff. I'm afraid I have some bad news. Mfite ubwoba ko ngiye guha amakuru mabi. Madam Vice President. Madame Vice President. What has happened? Cyagenze bite? We're still gathering intel. Turacyakusanya amakuru. Search with President Bostic. The search? Ndetse twasabye President Bostic kugira ngo bagerageze gushaka. Vice President. It's unlikely anyone survived the crash. Iriya ndege yahiye tuzi ko ari umuntu umwe wayirokotse. Ma'am. Very well. Sawa. Indege ya President raporo bafite muri Amerika nuko yahiye. We are in the next 2 hours. Wita ujya mu ndege werekeze muri Astovia. Reassure President Bostic that America... Kugira ngo diro twari dufitanye na President Bostic ikomeze igumeho. Koko. We both know that you never agreed to... Ariko iriya diro ntabwo wayemeraga ya peteroli. President. Urumva na Vice President ngiye kuba President. Urumva rero igikorwa cya mbere ngomba gukora nagaru kwita ngaragaza ko President rero diro yari afite ntayishyigikiye. Igomba gukorwa mu rwego rwo kumwubaha no kumuha agaciro. Kobwa yaje hano imitaka arabanza aza kuyihisha hano. Atagira n'ubakurikirana akamenya aho imitaka yatakaye. We need to figure out where the hell we are. Pardon my language, Mr. President. Oh, I've been known to say a bit worse. I wish you'd call me Dallas. Can't do Ujye unyita Dallas ariko ntago nabikora nzajya nkwita boss. Uyu mu president y'ahantu bamwita fande boss nyakubahwa kandi uyu mukobwa nawe aravuga ati ntago nakumenyera ndabaza abakiriye mutangiye kubona twabamenyereye muratwiruka. Boss ahora ari boss. Boss ashatse kukwigereye inshuti ngo ubone ko nta ribi niko kabi. Nabwo ukomeza umwubaha kuko aba boss buriya tugira ukuntu nako sorry mugira ukuntu. Ya katurori barakwereka muri iki gihugu indege zatangiye kunyuranyuranamo gake gake. Kobwa zamwe. Pace is all right for you, Mr. President. We don't have time to stop. Mbwire nimba nta kibazo ufite uko nagiye dufite cyo guhagarara meze neza. Break. We should keep moving. Kiretse nimba ukeneye akaruhuka ahubwo ngo turuke ariko njye mfite stamina. President ahubwo atangira no kumujya imbere uyu mukobwa azi ngo President ngo ni umudage ko yatubwiye. Ariko President twabonye ukuntu ahangana n'ikibe tubona nawe harimo akantu ko mu gatsata. K'imihanda. Well, we're still surrounded by mountains. It'll be getting dark soon. Babidatinze bugiye kuba bumaze kwira. Best bet to bunk down for the night. Turi. Hano hantu twabasha kuba twakwitsimba muri iri joro. Bebe. Clear! All right, Mr. President. Let's get you patched up. Got some water heating, sir. We should both get cleaned up before I close your wound. President amazi yashyushye babidatinze ngiye guhanagura igikomere cyawe turebe agomba kwita kuri President barashe. Babiri. Kobwa nawe yaje kwita President ariko ye abantu bari kwivura mwe muraho muri guseka abantu bakomeretse umukobwa arangije aza kudoda President. Kudoda rero ni bya bindi bisanzwe nkuko badoda imyenda ugiye kudoda umubiri w'umuntu. There's President rero hari something you should consider. hari ikintu ukwiye kongera ugatekereza. The hijackers wouldn't have been able to take... Bari abantu bashimusa indege ntabwo bari kuyinjiramo nta muntu wabafashije dukorana ngo bayigeremo harimo umugambanyi. On the inside, they gave them everything. Ndabizi hari umuntu watugambaniye abaha buri kimwe. Schedules, aba gahunda yacu security codes, codes, passwords, everything. na buri kimwe. And for them to have all that, Byasaga nkaho byose babifite. I'm close to you. Kandi umuntu wabibahaye n'umuntu wawe wa hafi. Watugambaniye.
There's only a few people in the world that it could be. hari abantu bake muri iyi si nizera, sinshaka kwizera ko aribo bangambaniye. Better with them doing these things than fixing them. Baby. That'll have to do till we get you to a real doctor. Ako karo akagufasha mu gihe utarahura n'umuganga wa nyawe. Thank you. Urakoze. Of course. Cyane. You know, it occurs to me that Urabizi bijya bimbaho. you've been running all over the place, saving my life. Uzengurutse ahantu hose urwana utabara ubuzima bwanjye. Your loss. Mr. President, Buryo nta kanya urabona ko gutekereza kuri onkere wawe wapfuye. if I didn't do my job, Ndabizi onkere wanjye yari kuba yifuje ko nakomeje gukora akazi kanjye. I forgive myself if I let Sam down. Kuko aranyizeye nanjye akazi yamaye kananiye. I need you to Ntabwo nazibabarira. do my job. Niyo mpamvu ndi gusaba ngo unyemerere nkore akazi kanjye nkurinde. Ndi mu gahinda. Aka kazi nagaye na onkere wapfuye. Make any sense? Basi ibi bintu mvuze birasobanutse cyane cyane. A lot of people died in the last 24 Mu masaha 24 ashize hapfuye abantu benshi. and everyone else that was on that plane. Each of Samu n'abandi bantu bose bari muri ya ndege n'abandi bose nzi. So we owe it to them. Tubari mideni ryo kuguma turi bazima. Let the bad guys win. Ntabwo tugomba kureka bano bagizi ba nabi batsinda. Ku bwaba ari abantu bapfuye tugomba kubibakorera. You sound like my uncle. Yesu usigaye uri kuvuga nka onkeri wanjye pe. That's the best compliment you could give me. Bibaze ko untakagije birenze kuvuga ngo mvuga nka onkeri wawe. Ni nk'iyo babwiye umuntu ngo uvuga nka Rocky. Njya mvuga ko abasobanuzi bose bagerageza kuvuga nkanjye we. Yego biba ari byiza bari kwigana byibura umuntu muzima. Ako nyine hari akantu kakibura ariko byibura bari abana banyigana bumva ko banahisemo neza n'ubwo bwenge bwo kunyigana babugize. Mujye mubarebera icyo sha. Did you know Urana Yesu abantu bamuyobotse. your uncle wasn't a big fan? Ese wari uziko onkeri buri atamfanaga. Bwa mbere duhura. He never mentioned that, sir. Ntabwo yigeze abimbwira. Ntabwo yabikubwiye. No, he would not. Yego ntabwo yabimbwira. Well, he never said so much, but I suspect Ariko nekereza ko Sam thought Samu I had everything handed to me on a silver platter. mbere yabanje gutekereza ngo ko ibintu byose nari intunze mu rugo babimpaye ndi umwana wo mu bakire. Sam respected you. Samu ariko yarakubahaga. At each other. Njye nawe twarubahanaga. Kumbe n'uyu mukobwa ariko amutekereza. People have judged me. Ubuzima bwanjye bwose abantu banciriye urubanza. They know. Bashingiye ku byo bakeka ko banzi kandi batanzi. Everybody knows that. Ngo navukiye mu bakire ibyo barabizi. No, is that right? Ariko ibyo bazi aho ni mbere yuko njya muri college. Mbere yuko njya muri college naserereye na papa wanjye turaserera pe. One Kubera icyo gihe mubwira ko nta giceri cye n'atanu nzongera gukoraho. to dictate every step. Papa wanjye yumvaga ko yayobora buri ntambwe yanjye nteye. I worked 2 jobs, Icyo gihe noneho nahise njya gusaba akazi nkajya nkora utuzu tubiri nkiyishyurira ishuri ROTC, and then I ndangiza LOTC force njya gutwara indege za gisirikare ari njye ubyiyishyuriye. for Congress, and I won. Inyuma yo kuva mu gisirikare ndiyamamariza mu kujya muri kongere. Look, from that fight with my old man, Ati ni ubwo naje kwiyamamaza mbana perezida barantora nta ruhare mu rugo na rumwe babigizemo nirwanyeho. and that's it. You can't make everybody happy. Ati isomo nigiye mu guserana papa wanjye nuko utanezeza buri muntu wese. That's right. Ahubwo ugomba gukora icyo umva kari icyanyacyo kuko nta muntu wanezeza kuri iyi si. Umukobwa nawe yarumiye arazi ko perezida ibyo atunze byose niyo mpamvu yamwangaga ngo perezida ubwira abantu ngo bajye bakora cyane ngo ibiki kandi ataranyuze mu buzima bugoranye kumbe uyu perezida yari yihirinze. Not the story. Ati buriya imirimo yacu nigaragaza umugabo nyamugabo ntago ari amagambo avuga cyangwa bamuvugaho. I was gonna serve my country. Abantu benshi muri iyi minsi bagendera ku magambo ngo abantu bavuze ibikuru uyu ngo bakoze ngo inkuru yiravuga uko ariko perezida hano nibyo avuga ati umugabo nyamugabo arangwa n'ibikorwa akora ntago ari inkuru bamuvugaho cyangwa se ibyo umutekerezaho ureba ibikorwa akora gusa ibindi ntago bikureba ukaziba. Niyo magambo perezida wa Amerika avuze. Sam. Onkeri wanjye Sam yapfuye. Sam was the black sheep of our family. For being in the Secret Service and not a military leader. Sam yari we muntu usa nk'uwihariye muri famiye yacu. Niwe wenyine wabaye umujipa abandi bari mu gisirikare. Ndetse ni nawe wenyine Talk me out of joining the service. utarigeze umbuza kujya mu gisirikare muri famiye yacu. Abandi barambuzaga. It's in my blood. Biri mu maraso yanjye. Even if I wanted to do something else, I genuinely don't think I could. Nubwo nageragezaga gukora ikindi kintu numvaga ntabishobora. I don't want to do anything else. Numvaga nta kandi kazi nakora muri iyi si. Me neither. Nanjye nuko umukobwa ngo yumvaga yakorera igihugu cye gusa yaba umusirikare yumvaga nta kandi kazi yakora. Perezida nawe ati nuko
I'm sorry. mbabarire buriya nanjye nagerageje gukora utundi tuzi twose biranga. Ikintu cyonyine nkwiye gukora ari umurimo w'ivugabutumwa. People until they learn not to be. I'll take first watch. Reka mbanze njye kugucungira ubusinziriye. You're gonna need it tomorrow. Sinzira kuko ejo uzabikenera. Perezida wasinziriye. Perezida arasinzira ugacunga, none se perezida yasinzira nawe ugasinzira, ariko ye. Rebe, kobwa yariciye. Minyana wagatutsi kari kamutwaye rega turi abana. Sanga yasinziriye ku musaza, ariko rubanda baranatinyuka dore ubwo. Sorry, Miss. Mbabarire Mr. President. Apology necessary. Ntago kunse imbabazi ari ngombwa, yasinziriye kuri muze. Cyakoze rubanda baratinyuka. Amapeto mo. The survival pack. Rebe. Care for some coffee? Ukorera gakawa se. Yego. Rebe. Film. Yeah. Muri icyo gitondo barabyutse. Rebe. Urucerera. Wibuke bari kubahiga. Perezida vayo. Bubani. Iriya sinyari nicyo isobanuye ngo bubani. Fire! Stop! Mukobwa, shyiramo indi magazine. Stop! Hasi! Yejejeje! Mukobwa! Baramwambara. Ari wafuyemo imbunda ye. Don't move. Nuva huri. Sasu! Uni perezida. Uyu mukobwa mbere ntabwo yakundaga perezida zingo perezida. Just don't listen. Hari abantu batajya bumva. Ndamubwiye ngo nashyira imbunda hasi aranga. Uni perezida hari abantu batajya bumva. Barabazengurutse. Mukobwa kure y'imbunda hano. And then Agent Miles ishyira hasi. Fight we can win. Ntabwo ari intambara twatsinda. Perezida aba yabibonye nawe ni umuhatari. Twaba ari nko kwiyahura. Ubundi cyiza umenya intambara zawe ati nayitsinda cyangwa se nayitsinda babashyizemo. Mukobwa. How's that head feel? Umutwe umeze ute? Better, sir. Umeze neza fandi. I think at this point, Ariko muri kano kanya basi. calling me Dallas. Baba urekera kunyita fandi cya boss unyite Dallas ati sinshobora. Certainly hope so. Umeze nka onkeri wawe cyane. I can see that he's taught you so much. Ndi kwibona onkeri wawe kwigishije byinshi. I'm sorry. Babarire. It's not fair to lose someone that close to you. Biba bigoye kubura umuntu wari wa hafi yawe. Everything. Yanyigishije buri kimwe. He told me once if life was fair. Papa yigeze soko anko samugeze kumbwira ngo ubuzima bubaye bunyuze mu mucyo cyase butabogama. Ntabwo isi yagakeneye abantu nkatwe ngo dushyire ibintu ku murongo. Tobias Masters. Tobias Masters ndamuzi. About Toby? Toby muzi ute? Ndamuzi. Senator isn't. Onkel yari senateri. Ari ikigoryi. And from what I gather, so is the nephew. Nakeka ko n'umwishiko rero nawe yari ikigoryi nka. Umukobwa bigeze kutubwira ngo uyu ni umusore bigeze kutubwira ngo umukobwa yigeze gukubita wa senateri, umusore. Mbwira. What would Sam Waitman do in this situation? Onkel Sam Waitman ari muri situation nk'iyi yakora iki? Formulate a plan. Over 26. Nushaka umupangu w'ukuntu perezida ava hano amahoro. Falcon. I think I know my own code name. We code name yanjye ndayizi nyine ko munyita Falcon. Just like Sam. Neza uvuga nka Sam.
This ain't the count. ariko hano hantu turi ntabwo ari muri ya misozi bakiniramo, Dig a secret tunnel. nta gihe dufite cyo kuba twacukura tano turi bucikiremo. Our best bet is going to be to make a play for time, Mr. President. ikintu dukeneye ni ugutuma bari abagizi ba nabi Say he's a- tubakuramo igihe gihagije. Sooner or later, he will make a mistake. kuba bidatinze uno mujenerali araza gukora ikosa. Not if, sir. araza kurikora, ntabwo ari araza kurikora, ahubwo araza kurikora ryari, kuko gukora ikosa araza kurikora. It'll be the last mistake he ever makes. iryo kosa ari bukore niryo turi buze kwita tumufatiraho, niryo kosa ry'ubuzima bwe bwa nyuma ari buze kuba kosa. dore uwo bavuga ati ntabwo ari umujenerali wa nyawuriya ni n'ibandi, ati kandi bandi ntabwo ryabura gukora ikosa, bishobora gutinda rikagira akarikora. What's wrong? ikibazo iki? Speak. The American Vice President has announced visi perezida wa amerika her predecessor's deal with yatangaje ko diro bari bafitanye na perezida Bosiki bari buyikomeze nubwo perezida yapfuye. The High Command will not rally to your side as long as deal is in place. abandi bose kandi ntabwo bakujya inyuma mu gihe ino diro utabashije kuyihagarika. abamutuma We have work to do. dufite akazi ko gukora, ikigabo kiri no kwinywera fimbo we nkaho nta cyabaye. cyakoze nimba uzi kutanywa ikinyobwa bita fimbo, n'ikintu ubundi mba nkwiye kuvugana nawe. sinzi ibintu ngo by'ibyuma muri kunywa byaba bizanabica. nababwiye ikinyobwa ni fimbo. fimbo maze akana ariko nsobanura ndi kunywa. Mr. President. Mr. President, Come now. ngwino tugende. nta generali usakuza bavuga gake gake. Mr. President, ngwino tugende gake gake. mujya mwumva ukuntu mvuga gake gake ntuje. I'll walk on my own. ndijyana. uyu nawe ni perezida ntabwo aba ashaka mumenyera ndijyana. hanagura icyangwe. hey kimutubura itabi mu maso. shani nsubira ku buyobozi nzohereza misiri naha. areba umukobwa bamusize hano. twaye perezida uriya ni umupampi, ni umupagasi. iki gisigara kimwe ibintu by'ibitabi. abantu banywa itabi ngo bari kurikura ngo babumva barenze, ngo bazi ubwenge bwinshi, ngo bumva ngo ari n'amaniga cyane. niko bambwiye. You know what this place used to be? hano hantu uzi ikintu cyahoze kihakorerwa. Dairy processing. hano hantu bahoze bahatunganyiriza ibikomoka It was mu mata y'inka. American company. yari yaraguzwe na kampani y'abanyamerika. Closed the plant. nibo bari baratugurishije mu mashini, Selling German milk. batangira kutugurisha amata y'abadage. We didn't need German milk. kandi ntabwo twari dukeneye amata y'abadage. It's all we drink. none ubu niyo tunywa gusa. You were still general. icyo gihe wari generali. Owned everything back when this. kandi abasirikare icyo gihe nibo bari bafite buri kimwe. bivuze ngo uru ruganda niwe rugurishije abanyamerika. How things worked under you. uburyo ukiri umuyobozi ibintu byakorwaga ndabizi. Paid more. wifuzaga gukorera igihugu kugira ngo umere nk'ukigurisha mu nyungu zayo gusa. Lie to me. oya barambeshye. Complaining. oya Better crooks than you. You think I was ushaka kwigira nk'aho abakubeshye wowe utari wagerageje kubabeshya. serious? And you American abanyamerika to us. mwaduhaye kapitalisme It has to get rich. mutubeshya ngo guverinoma yanyu irashaka ko dukira. You know ngo not twibagirwa abo turi bo tubabo mushaka ko tubabo. our life, our culturally. mwigira nk'aho muturusha umuco wacu n'amateka yacu, You, ariko mwashaka kuduhindura mwe. what you see, kuko mwanga ibyo mubona. I want to kill you. kumva none kwica noneho mwe abanyamerika bafite ukuntu babanga. But I will not kill you ariko sindi bukwica because I'm smart. kubera ko mfite ubwenge. ntabwo njya mubuka. ntabwo wakwica perezida wa amerika ufite ubwenge. hari ibindi bintu byinshi wamubyazamo inyungu. It's about this. Shall we? tugende. ni karibu ni karibu. bavayo. I was hoping we might find a middle ground. I don't think so. akurayo ka fimbo aramusukiye umugabo nta n'iribirya. akira fimbo nguve kuri bya byuma. It your way, huh? Cheers. cheers. ubusundoze. You know what I need from you? uzi icyo ngukeneyeho? Why don't you tell me? wakimbwiye se ko nakizi. This president has done visi perezida wawe yakoze ikintu something tutateganyaga ko ari bukore. would kill your deal with our fake twari president. tuzi ko ari buze kwica iriya diro wari uratangiye. none yatangaje ko To honor your agreement. agomba kuza kubaha amasezerano yawagiranye n'iki gihugu. So, you will kill iyi diro deal in turagira ngo abe ariwo wica. statement. ugiye kukurikodinga video ufate uvuge ijambo
Well, I vuga kiriya deal ihagaritse. plan, but I will not do that. Sinshaka kwicira imipanga ariko iyo video sindi buyijyemo. You will. Uraza kuyijyamo. Beat me all you want, Mu nkubita uko mushaka, mu nyice, if need be, niba ngombwa. but I will not be threatened. Ariko nta muntu uri buntera ubwoba ngo mvugishe amagambo nashaka. President, but I'm not threatening you. Ntabwo ariyo ndibuze gutera ubwoba cyangwa ngukubite. I realize Naje kubona ko you are ready to die. usa nk'umuntu witeguye gupfa. Stupid hill. Ugapfira kuri uyu musozi. But imagine Ariko imagine woman uriya mwana w'umukobwa muto muri kumwe ukurinda has gone through hell trying to protect you. wanyuze mu kuzimu ari kugerageza kukurinda. Now Noneho I turn my man loose. ibaze nimurekuriraho abasore banjye ngo bamwata kuri ya mukobwa. Fa amagambo ya general. Mukobwa ko kari hano. Mukobwa ni umusirikari. Kigali kiva umbebe. Nika. You won't enjoy this. Bino bintu ngiye gukora ntabwo uri bubinezererwe. Great special Abasore banjye baraza gufata ku ngufu. agents. Special Agent Miles. Hours. Amasaha menshi mufata ku ngufu. Andi masaha ashire bakimufata ku ngufu. Wavuga ngo baramufata ku ngufu. Kikobwa bari kuvuga ngo bagifata ku ngufu. When they are not raping her, Umukobwa we mu gihe bari buze ko batakiri kumufata ku ngufu baraza kuba bari kumukubitagura. Ubwo bavuga ngo mukubita dore ibyo arimo. to the point when she prays to the Igihe kiraza kugera umukobwa asenge asaba Imana ngo imuhe urupfu. not to grant her pleasure of death. Ariko ntabwo ndi buze kumwemerera ko yapfa neza. Rebe wavuga ngo bafata ku ngufu. Keep her alive indefinitely. Uriya mukobwa ndajya mugumisha ari muzima ubuziraherezo. Force you to watch. Kandi ndaguhatiriza kumureba turi kumukorera iyicarubozo. Kumbe igikobwa nicyo kiri kubakorera iyicarubozo mu gikari. Uyu aravuga ibintu atazi. Every night, Buri joro my personal physician will umuganga wanjye bwite azajya azana amaraso yatere muri uriya mukobwa niba ngombwa her alive. kugira ngo agume ari muzima. The next day Umunsi ukurikiye will start all over again. twongere tumufate ku ngufu byongere byisubiremo tumufate ku ngufu tumukubite tumufate ku ngufu tumukubite na gutyo. Perezida yumva bimuteye ubwoba. Bimuteye ubwoba. Wabavuga gufata ku ngufu dore ibyo ari gukorera abantu ahubwo nturi kubafata ku ngufu. I will not give you what you want. Ntabwo ndi buguhe ibyo ushaka. I'm prepared to make a statement that the people of Estovia should have Ariko abaturage ba Stovia igihugu cyawe the oil venture moves bo nabaha or not. uburenganzira bakora video kubabwira ngo mwihitiremo muremera gukorana na Amerika batore cyane batemera gukorana none batabitora tubivemo. In presidential manner. Ndagira ngo ukore ibyo ngubwiye kandi ubikore mu buryo bw'ubuperezida. Ufite ubwoba general. Ufite ubwoba ko abaturage menye batamushyigikira. Perezida wa Torezi ngabwira abaturage bawe se bakihitiramo. You will let me make my statement. Uraza kundeka nkuri yo statement. You can tell them. None weho nyuma ubwira abaturage icyo ushaka cyatuma Know them as well as bagukunda cyangwa iyo diro bakayihagarika ubasezeranye ibyo ushaka. no doubt that they will rise Ariko nta gushidikanya mfite ko bari buze guhaguruka you. bakakurwanya. If you don't do what Va I want, nudakora icyo nshaka Bahruddin, umusore wanjye Bahruddin of agent Agent Miles buno tuvugana 1 inch at a time ushobora kumubwira agatangira kumukuraho uru gake. into it. Je naramwiboneye abikora abandi bantu. Tell me, Gaho mbwira. do you think I'm lying? Urakeka ndi kubeshyura mukobwa ntabwo twamukuraho uruhu. Mukobwa bari kuvuga ngo bamukuraho uruhu yamaze gucika kare. Dore nguyu. Bari kuvuga ngo bamufata ku ngufu. Kumbe dore nguyu. Rebe. Ariko nta kintu numvisha. You look presentable for this announcement. Kandi ugomba kuza kubusa neza mu gihe ugiye gutanga iri tangazo. Mugire. Perezida. Bazana abakora makeup. Nirindi kote rishya kugira baze kubivuga asa neza. Mubishyire hariya. Mukobwa bari kuvuga ngo baramufata ku ngufu do. Ni wari kuba fata ku ngufu we. Do. Turashize. Robe. Mukobwa bundi ubu yafatwa ku ngufu. Yesu Kristo. Ahubwo se bura ku ngufu arahagira we. Kishana ry'umugore we. Do. Ariko nta kintu numvishe hano. Perezida baza kumukubita ka makeup. Harya nta muntu tuziranye ukora makeup we. Nawe.
dore igikobwa ariko nta kintu numvishe umukobwa afite ukuntu ari kugendamo nk'inyenda ikaninywerere taba selectionne kiye kumukubita gashoka abonye b'imbere arihisha niko do yaje bekishan yaje turoshize do yaje do do film kure cyuma ungoto igabo mfite imyumvire yo gukorera igitsina gore ihohoterwa nuza kureba ino filime hasi nimba uri umugore cyangwa uri umukobwa hari ubwoko bwinshi bw'amahohoterwa agenda akorerwa mu ngo uraza kubona imibare wakanda akanyenyeri 350 urwego usobanukirwa ibyerekeranye n'ihohoterwa rikorerwa igitsina gore n'ibindi byinshi Mr. President twagituye gutangira kuri codinga I need a good performance. ni ko performinga neza nyine uvuge nk'umuperezida ntuvuge nk'umudage Said what you're supposed to say. cyagiye ubwo avugaga ibyo yagombaga kuvuga kuri televiziyo Man and she can go free. ubikoze neza nka kuriya ndahamagara abasore banje umukobwa bamuri kuri Yusuf bigenze bitumvisha amasasu umva amasasu aho perezida yariruhukije aho umukobwa wanjye ariko bafata ku ngufu Sounds like she is already. birasa nkaho uwo mukobwa wambwiraga ngo uri buze kurekura yamaze kwirekura barumviye ngo marakaza umukobwa bamurekura none yamaze kwirekura cyo kibazo do kwa kuri hano fire do mu bagabo kura amashyira mu magazine kurano fire do kopo kop rebe filime fire do rebe filime do jeje yeah do rebe kumutwi do fire nta kumahama iyo mibare iri hasi uyikandi akanyenyeri 350 urwego wemeze muri telefone yawe usobanukirwa ibyerekeranye n'ihohoterwa ushobora kuba watabara benshi cyangwa ugafasha benshi nawe ugasobanukirwa do fire gikobwa kiri hano zinga abagabo do mama we filime kugasobanuye films.com fire do tanareba yo dorakirya afite ariko kure y'imbunda ye cece rebe mwana acomeka mu magazini do ngo bashanga kumufata ku ngufu we do barabashuka do do fire fire do do bundi mushiranya rayimutera fire asi mfite utuntu akora fata kwata do nyuma yo kubona uyu mukobwa nongeye indi myaka 5 ntarashaka umugore zamuka hejuru none bantu banje mbibutsa uyu munsi wa none mu Rwanda hari abana b'abakobwa benshi ibihumbi n'ibihumbi do bigora kubona padi zo kwambara mu gihe bari mu mihango kuko zihenze gasanga basibye ishuri bagore basibye akazi kubera badafite yo kugura padi muri urwo rwego haje icyitwa Cosmopads bagukorera padi zikozwe neza mu buryo ushobora kuyigura ukayikoresha n'ejo wamara kuyifura ukongera ukazikoresha kugira ngo udahendwa utazongera no kwica akazi cyangwa usiba ishuri ngo wabuze padi muri urwo rwego haje Cosmopads do turabazanira amakioske muzajya muziranguraho rebe do fire uraza kubona amagambo acaho hasi ukeneye kurangura izo Cosmopad cyangwa kuzigura na nimero wabarizaho izo pad zikozwe mu bitambaro byiza cyane byujuje ubuziranenge ziba ziri nka zingahe mu gapaki zimeswa twakomeje kobwa hano fire
gerenade. Koroye gerenade hano. Yeah. Baramubona. We nabacike umukobwa. Yeah. Yeah. Looks like you're outnumbered, General. You lose. You are still my hostage. Ndacyari imfungwa yanjye. You lost everything. Ntacyo nahombye buri kimwe. Don't know it yet. Ahubwo nuko utarabimenya. Between us is that you are. Itandukaniro ryacu namwe nuko mwe mworoshye. Because you are weak. Muri abanyantege nke. I'm not. Kera ngo umunyantege nke. I'm ready to fight. Niteguye kurwana. I will kill anyone in my way. Kandi ica buri muri bunjire mu nzira. I'll kill thousands. Ndica ibihumbi. Tens of ibihumbi amacumi. For the justice of my people. Kubw'ubutabera bw'abantu banje. Igihugu cyanje. I will win. Iyo niyo mpamvu ndibuze gutsinda. Why you will most certainly lose. Iyo niyo mpamvu ndibuze gutsindwa. Cyarashe umukobwa. There's some Agent Miles. Wa mukobwa we wari umaze kunanirwa. Sasu. Muzehe yaratabaye. Yabari muzehe wa Amerika. We're done here. Hano turarangizanyije. Ugira akayunguruzo. Yeah. Thanks. Akoze. Dallas. Nibwo bwa mbere mwise Dallas. Mundi yahoraga mwitanya kuba boss. Urakoze. Get used to it, alright? I won't. Bino bimenye utazigera ubimenyera wapi. Agent Allison Miles. Ni Special Agent Allison Miles. I repeat, Falcon ni muzima ararinzwe. need extraction coordinates. Dukeneye Over. ko mwaza mukadutabara. Over. Yamagaye ku cicaro. Iminara yose ikoranaho. Falcon ni muzima ubwo ni president. Dasubiramo. Falcon ni muzima. Ndetse coordonate zaho bari turazibonye. Chief of Staff Maka ari mu nzira. That's great news. Ayo makuru ni meza. Send me the coordinates. Ze coordonate zaho bari tubaceho. Ni Chief of Staff ati munyoreze coordonate yo yamaze no kugera muri cya gihugu n'ubundi bari bamutumyeyo ngaza baceho. Bari hano hari imodoka yaje irimo Chief of Staff wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muje pavana umusirikare avana y'imbunda nabarinze Chief of Staff. Abona ni mugenzi wabo. Mr. President. Maka biza kubona muracyari bazi. Mark Miller. Special Agent Allison Miles. Special Agent Allison Miles. Portion of the president's survival can be chalked. Ewana wakoze cyane gutabara president wacu. Nakoraga akazi kanjye. Mr. President, we need to debrief you. Urabizi dukeneye kujya gwa briefing. There's a statement igomba gusohoka. Which will take off from him and he can take. Abana bamwe mu basirikare bari kundinda. Miles first. Sir, I think that's a good idea. I have not asked either of you. Nta numwe muri mwe nsabye. You'll treat it igitekerezo. first, and that's an order. Yes. Mubanze mufuru no mukobwa iryo nitegeko nanze. Stay with you. Nge ndashaka gumana nawe. You're off duty. Ubuno akazi kawe kararangiye. At ease. Agent Miles. Agent Miles. At ease. Banura tuza. Watsinze. Yibutse umunsi afana ubwira ati no mu gihe utekereza ko watsinze. Never let your guard down. Never let your guard down. Even when you think you've won. Na cyaje utekereza ko watsinze nukajya urangara ngo wumve ngo wadamaraye. Ko garubwa ati watsinze tuza. Kandi bamutuje ko no mu gihe yatsinze agomba gukomeza cunga sana. Umukobwa bamukuye ku kazi ngo nabagiye bagiye kubanza bajyane president. Kubanza bajyane president umukobwa nta kazi arimo.
Mr. President. Mr. President. Cyagenze bite? All right. Let's get a look at that. Reka turebe igikomere cyawe muko. Uyarebye hano ku kintu. They suck, huh? Kumbura Chesa. Ego. How's good old Toby Masters doing? Toby Masters ameze ate? Yeah, I know him. Yeah, ndamuzi Toby Masters. Saw him last week at a briefing. Namubonye icyumweru gishize muri briefing. Yarabeshye. Oh, Scott Gray, too. He went over there with Toby to be as a student. Toby se uramuzi bari bajyanye. Scotty. Nako Scott. I know him. Yeah, na Scott ndamuzi. Hell of a guy. Scott ni fresh. Sasu. Aba bashisha banasi neza. Bano yisa bica. Miles wisha bashe. One of these men claimed to know a soldier named Scott Gray, sir. Umwe muri avuze kazi umusirikare bita Scott Gray. Witumura se. Doesn't exist, sir. I made him Scott Gray nagabo ni ngiye wari umuhimbye izina rye. to save you, Mr. President. Ntabwo bari hano kugutabara. Bari hano kukwica. I'm sorry, Mr. President. Mbore Mr. President. Kumbe gukaje kumwica chief of staff we. One who betrayed you, Mr. Chief President. of staff niwe wakugambaniye. Agreed with that deal that President Edwards made with President Bosick, did you? Ntabwo yigeze wemera deal ya president yagiranye na Bosick. Maybe so. But this idiot's the only one who's willing to kill for it. Iki kigoryi nicyo cyari cyiteguye kuba cyakwica kugira ngo iriya deal idacamo. Did he kill me over a fucking energy deal? Ese ugiye kunyica kubera deal ya energy gusa? You had to act. You went all in on backing Bostic, so I did the same in backing Rodinoff. Rodinoff uburyo namugutumyeho. Because you betrayed us. Waratugambaniye. We believed in you. Abantu twakwizeye. To do things different. Wagomba gukora ibintu bitandukanye. Future. Twari tuzi ko hazaza Amerika. Went right back to these same old making deals for oil. Urangije tusubira muri za deal zo kongera gusinya amadiro y'amapeteroli. Would have thought that you could have done this to me. Kuri kwankura ibintu nk'ibi. Or to our country. Cya gihugu cyacu. What are those innocent people playing? Binzira karengane bari mu ndege. Kill him. Hey, Kiri munda hasi. Relinquish your weapon. Marcus, look at me. Deba. You're not a killer. Hagura umwicanyi. Yesterday that was true. Ejo ahise byari ukuri. You walk away from this. Ariko uyu munsi sinatuma ugenda uri muzima. Died in that crash. Wapfiriye mu ndege n'ubundi niyo makuru ahari. Urashaka kumfa? Sawa. Nyica. Do it. Bikore nyica. Agent Miles, if he does, you take him down. Agent Miles, nanyica nawe umwica. Yego. Take him alive. Cyangwa se amanika imbunda umutwara ari muzima. Ajye mu rubanza katirwe kugambanira igihugu. Up to you, Mark. Mark nuri buhite munyica nawe bakwica. Cyangwa se wemere tukujyane mu rukiko buriya wanafungwa rega cyangwa ukabura naho kugira ngo bakwice. Nta kiruta ubuzima. Mugambanya aragaragaye. Kuya imbunda baramumena. Perezida yunamenye gato umukobwa akora akazi yatoshwe. Ni umuhanga cyane. Bari bamubwiye ati watsinze rega misiyo yarangiye aravuga ati ariko yatoshwe ko no muri cya gihe bumva ko watsinze. Ubugomba gukomeza uryamiye amajanja. Mr. President. Can we get the hell out of this place? Ariko twava hano hantu basi. Cyana fandi. Ako perezida w'urugamba narwanye ndi umugore se narubonye. Se ku bintu bijyanye n'inyenyeri ibyo tubirimo. Inyenyeri buri ariko siko ziriya nyenyeri zibamurikira. Hari inyenyeri sitamuri kuzi. Ziriya nyenyeri bari ngombwa cyane. Kubera ko umukobwa yese amukubita muri bya imodoka bya gisirikare. Atabara umusaza. Kuko n'ubundi nizo nshingano ze nk'umujepe. Inshingano zawe ziba zigomba kuba ari ukurinda perezida. Uko byamera kose. Njye inshingano zanjye se. Wait, extraction team says they'll be here in 30. Minota 30 barabageze hano. Perezida yaje hano. Why wait? Kuki dutegereza ariko? Kuki dutegereza baza? About that, sir? Koko ajya kuba? Me Falcon for nothing. Biga ntabwo banyita igisiga kubusa. Hey! Byumva banyita igisiga ukagira ngo baba ari ibintu bapfuye gutoragura. Perezida yatubwiye ko yagurutsaga za ndege za Air Force. Niyo mpamvu bw'umukobwa atari ko ngiye gutubwira ngo ntegereje indege za kuntwara. Dufate ka cyaba kanga kari hano kabasumba gutira. Ariko tugendamo cyane ko bamwita igisiga. Anamwereka ko n'ibintu byo kuguruka bizi. Perezida barakwereka yafashe indege n'umukobwa wamukomeje kumurinda. Gusa umutima ku mukobwa ari kugenda abwira perezida mu mutima ati perezida kantu k'inyenyeri kabisa mugatekereze. Ramstein Air Base. Hari indege iri mu
kirere tutazi yari mwisobanure abo muri bo. Air Base, this is Ramstein Air Base. Requesting- Iyi ni Air Force 1 iri kubasaba uruhushya rwo guparika. Musubiremo twumve. This is Air Force Iyi ni Air Force 1. 5 Eagle 19 Delta 5 Eagle 19. mission to land. Turasaba uruhushya rwo guparika. Falcon on board. Mfite Falcon muri mu ndege. Dallas Edwards on Uyu board ni President Edwards. Ndi muri Air Force 1. from your east. Ndi kwinjira ku kibuga cy'indege nturushye mu burasirazuba. Nyagasani bahita bohereza indege zigomba kujya kumurinda mu kirere gitaraganye. Nukuvuga ngo Air Force 1 rega ntago ari indege, ahubwo President wa Amerika indege yose agiyemo niko yakwitwa. Byiza kugarutse nyakubahwa President bahise bamwohereza indege zigomba kumurinda mu kirere atagira ikibazo na kimwe. Hey, President cyakoze nari nzi kuri umudage cye uyu mukobwa yasuzuguraga uyu President singo ni umudage, none bari uri asanga President n'umurara. Ako President wabaye mu gatsata. President, stand by. Mr. President 3, gatatu 2, kabiri 1. rimwe. Good afternoon. Mugoroba mwiza. It has been 2 weeks since the downing Hashize ibyumweru bibiri indege ya Air Force 1 iguye, loss of so many trusted ndetse haburiyemo ubuzima bwa benshi friends. twakoranaga bakaba n'inshuti zanjye. Days to come, there will be hearings Mu minsi iri imbere hagiye kuba urubanza into how this cowardly attack kugira ngo bakurikirane and execute. uburyo icyo gikorwa cy'ubugwari cyabaye n'abacu bapfuye, bakurikirana babigizemo uruhare. One found culpable Uwo ari we wese wari uri inyuma y'ibi will y'ubugambanyi, full brunt of the United States of America's judicial system. uwo ari we wese azahura n'ubugome cyangwa se n'ubukana bw'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I sit here this evening, Nicana muri uyu mugoroba alive, ndi muzima thanks to the bravery and courage mbishimira umukobwa ufite umuhate n'umutima ukomeye, Agents. Secret Service Agent, most of whom bari bari muri Air Force 1 bose ndabashimira protection, cyane cyane batanze ubuzima bwabo bari kundinda. friends, Bose bari inshuti zanjye my confidant, kandi arabizeraga in many ways. mu buryo bwinshi, bari famiye zanjye. Nation is no stranger to tragedy. Igihugu cyacu kimenyereye amakuba, Important now, ariko is how icy'ingenzi on ni uburyo ayo makuba yaje tuyitwaramo. next, Ese niki dukurikizaho ibyo bibazo byabaye? off of the map. Tugiye guhaguruka hasi bari baturambitse, Fullest lives, noneho tubeho ubuzima to bwuzuye, our ideals and our ndetse dukomeze tugaragaza indangagaciro zacu that is how we will honor n'imico yacu hirya no hino ku isi. Nibwo buryo bwo kubahamo abatanze ubuzima bwabo kuri iki gihugu. who have given their lives in service. Abo bose batanze ubuzima bwabo We will mu not kazi, shout blindly like a wounded animal ntabwo tuzabacaho ngo tubone nk'inyamaswa zatakaje ubuzima. Oya, with the act ni ukububaha, to soothe our dukomeza gukora natwe nk'abo ntabwo badufite, war on an abstract to regain the illusion of control ndetse ntabwo tuzigera dushoza intambara mu rwego rwo kugira ngo dukontorore amahanga. of our past. Ntabwo tuzasubira amakosa y'ahahise, The ahubwo uncomfortable tuzajya reality, twakira ukuri tutishimiye uko kuri, dangers, abakoze ikosa babihanirwe. shadows of our vast world. Tyrants will seek power, Abo banyagitugu bashaka imbaraga, will attempt to intimidate. hari ibye bishaka kudutera ubwoba. Remain vigilant, Mu gihe cyose tuzakomeza turi maso, so be sure tugomba kumenya neza ko grounds of despair, tutagomba kuba imbuto yo guta umutwe false promises to kugira ngo mind. tureke ibyo binyoma byabo biganze bifatishe hose. Oya, We will heal, tugomba gukira we will grow, kandi tuzanakura, we'll move forward together. kandi tugomba gutera imbere twese tujyaniranye dutahiriza umugozi umwe. Imana ibaha umugisha. God bless the United States. Imana y'umugisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Narababwiye ngo ijambo muriho n'abaperezida bose bo ku isi cyane cyane ab'Amerika, iyo basoje disikuru yo baravuga ngo Imana ibaha umugisha, Imana iha umugisha igihugu cyacu. Nanjye uzumve filime zanjye kuva kera iyo ngasoje ndavuga ngo Imana ibaha umugisha. Ibyo bintu bihita bibereka ukuntu mfitemo ururasoraso rwo kuba na Amerika nayiyobora. Ciao ciao. Uburyo bwo kugura abonema buraho hasi, ukajya wirebera filime z'agasobanuye kuri website imwe bita gasobanuyefilms.com. Nimba uzi kuterebera filime ugasobanuyefilms.com, waragoswe. Nta handi hantu izo filime zisangwa, hari ibi website ujyaho bakakwiba amafaranga, washyiramo ikarita bakajya bakwiba buri munsi, abantu ibirego biri gutangwa. Uburyo bwo kwishyura ni kode iraho hasi, nimero yo kutwandikiraho kuri WhatsApp iraho hasi. Ufunguye website bita gasobanuyefilms.com, washyiramo ikarita yawe nta kibazo aho waba uri hose ku isi. Ikindi, Imana ibaha umugisha. Bye, navuze byinshi. Urabe wazanye amafaranga menshi gusa ko filime ni nyinshi, nta kibazo giye mfite. Turatangiye, dutangira dute? Dutangira mu birere, barakwereka ku bicu. Sinzi impamvu batujyanye mu birere, kumbe mu birere hari uwareberaga mu munuza mu ndege, uko yakicaye mu ndege arareba ibirere. Namwe mubonye akanya ko kugireba mu ndege uko hasa, ariko ni gute mutashima Yanga? Kigariwe abantu bamuri aho nta wari uzi indege ukwisa mu indani. Turi mugabo mwebwe mga filime kitwa bya zina ryako kitwa Tekken, Liam Neeson
niwe musaza Liam Neeson. Dutangiye arimo kwandika, yandikaga mu gatabo, sinzi ibintu arimo kwandika, ariko indege ikomeje kugenda. Namwe muri icaye, amafaranga mwamaye ni make muri mu ndege. Ntabwo ari wenyine, yari afite umudamu mwiza cyane uruhande rwe. Wumva amagambo, waramutse, waryamye. Oya, ndaryama mu hoteli. Niko bimeze buri munsi, niko bigenza. Kumbe wa mugabo afashe umudamu ku kaboko, yaramufashe akaboko. January Jones akarimo cyane, barakwereka bari berekeye mu kiyo gihugu. Umugabo yamubwiye ati genda ndaryama mu hoteli, bivuga ngo bagiye mu mahanga. Barakwereka bageze ku kibuga cy'indege. Muri mu wiki twaje mu nama ya biotechnology iri nahangaha, biology technology ijyanye n'ibya biology. Babandikiramo murakaza neza nyakuba Harris, nawe nyakuba wakazi nawe Harris, Madam Harris nawe yitwa Harris. Bacao bagomba kwetira, barakwereka bafite ku kibuga cy'indege. Hano ni muri Germany. Baje mu nama conference ni bijyanye na technology igezweho ariko mu buryo bwa biology technology biotechnology. Unknown, filime yiswe Unknown. Kuki yiswe tya bisobanura iki? Utazwi mu yandi magambo, utazwi cyangwa utiyizi, mbese ikintu kitazwi. Unknown, Igifaransa unknown nibyo bita enkonu sibyo se? Mugabo n'umudamu bicaye mu modoka neza cyane. Tangire bari bazi neza hotel bagiye mu kumbu ko bagiye, basize briefcase ku kibuga, bari bibagiwe ivarisi yabo. Nirimo passport z'umugabo, nirimo iby'umugabo, barakwereka n'umudamu ko bakerekeye baje mu gihe cya snow. Urubura rurimo ruratonya, ngabo yo ntugire ngo ni imvura, ni urubura. Hari urubura ruragwa mu gitondo, ukajya gufungura urugi bikanga kubera mukonje bwamanutse mufashe barafu. Mugabo aragenda n'amadamu, twe twabonye icyo basize inyuma. Mana Nyagasani we, sugar daddy nzagukunda kurinda mpfuye. Ibiti cya sugar daddy cye uri kwe mukobwa tumubuhura nawe muri Chicago undati cyane. Umugabo komeye mvuga ko bazongera guhura n'uyu mukobwa, nimongera gusubira muri Amerika bagasubira muri Chicago. Umukobwa nyine ngaba muri Chicago ni umukobwa uzwi cyane w'umuzitari kazi. Abakire bihuye bifuza kuhura n'abastari shawo, imwe n'imwe bagatanga na yabo. Icyababwira jewe, aha we nubona turi kumwe jya wigurira ikawa, vuga uti ndi kumwe na Yanga. Yasikagariwe ega buriya abastari dutera n'ibironda, bo mwese muzakira mwese. Yasikagariwe mugabo ko yakagenze na madame, byishimo ni byose nta kibazo bafite. Bagera kuri ya hotel bagiyeho, twe twabonye icyo umugabo yasize. Usiga ikintu kirimo ibyangombwa byawe mu gihugu cy'amahanga bari ibintu bikomeye cyane cyane ko baje muri conference, bagomba kumusaba ibimuranga. Nyakuba twigeze tukabona muri iyi hotel, ndatereka da first time in Berlin. Ubwa mbere nje Berlin n'umurwa mukuru w'Ubudage wa Germany. Germany Berlin bakurayo byose agiye kwishyura. Ndi kumwe na Mr Harris, ntabwo yari yaza. Martin Harris ari hanze araje. Umugabo agiye gusuzuma neza mu byo yazanye, nibyo kwa muri taxi ndati cyane. Madame mwihanga uravuga ibikingo presidential suite ntabwo iri bugaragare. Suite mwijyamo ba president, icyumba cyemo ba president cyo bari baje gufata umugabo, bivuze ngo ni umukire cyane. Umudamu arebye inyuma ngo rero umugabo we kwaza kwishyura, yabonye umugabo kandi yirukanga mu yindi taxi. Umugabo agiye he, reba ndebe n'ushura homba. Umugabo gutaga indi taxi, yateze indi taxi igomba kumusubiza ku kibuga ahantu ataye nuza briefcase ivarisi irimo imuranga. Kobwa mubwira kwihuta, reba ndebe n'ushura bomba rakabasi. Shaka guhamagara madamu mubwire ko agiye kuza yasize varisi. MTN rezo yabuze, network ari yabuze, barakwereka mu nzira ziragenda zifunga, kandi ubwo ibyangombwa byo bishobora kuzimira. Shoferi nta yindi wundi muhanda wafata. Driver nta kindi yakoze maze afata undi muhanda. Driver agomba kwihuta kugira ibyangombwa by'umugabo bitazimira. Katroli agenda ashaka network, uzi ko nzajya muri TV zirabagenda. Umugabo imyaka izira abantu bama musiza mu hotel, umugabo accidentally igihugu nta kizi. Yagize amahirwe n'umukobwa n'umuhanga cyane, n'agakobwa kameze nk'abagabo kitabara kavamo ko kari gafite bya airbag, bya bibaga bitabara abantu iyo bagiye gukubita umutima kuri vora. Umugabo yakubise umutwe ku kirahure ntiyongeye gukanguka. Umukobwa kari hano karwanya nk'akagabo. Imodoka itari yamanukamo agomba gutabara uyu mugabo, twakubise ku kirahure shawo. Umugabo yaramutabaye, umugabo mukurayo. Bakiraho nga ambulance za Kibagabaga iwabo zinaziba zirahageze. Umugabo amaze kumugeza hejuru bakibagabaga baje nabo baje gutabara umuntu babonye accident hano yabereye. Umugabo kabonye ibibazo bibaye ko umugabo ibi bitumu imbere ya polisi ubazwa byinshi kucyirokotse undagapfa. Mwari kumwe kandi polisi burayi nukoze kora ubuzima bw'umuntu ntabwo ameze nk'ubwisazi. Ubwo batangira guhungiza barebe ko yakira. Agakobwa ngakariya karakwepa, ngakariya sinzi nimba ari ku bushake karakwepa. Filime yiswe nde? Unknown, utazwi. Enkonu amasaha yaragiye aricuma. Umunsi wa mbere yageze muri Berlin niwe yagize ibibazo. Madamu we ntazaho yamutaye, ibyangombwa bye ntabyo twabonye. Bantu bakuru buracya burira, mwebwe muricaye murareba filime kandi ubashize icyumweru ari kwa muganga. Amafaranga mwamaya ngahe murebye filime icyumweru do kamurari niyo mu mpasha bikandya gusa. Twari kwa mugabo ko yararimo kuzanza mukagarura hejuru ubuzima. Dr. Padri umugabo yanyuze gutyo maze zamura ubuzima ntazawari. Yewe muraho nibwo gitangira kuzanzamuka. Bavuga ikidage. I don't speak German, simvuga ikidage. Ndi umunyamerika, American. Wagize accident nta nibuka.
izina undati nitwa Martin Harris. Doctor, umugore wanjye ari he? Doctor, umva taxi yajya mu mazi umaze iminsi ne muri koma, wari uri muri koma, uzi umuntu uri muri koma ko abasa n'uwapfuye abahumekera mu mashini. Umugore wanjye ari he? Ko namubona hano. Dr. Harris na byangombwa twagusanganye twagusanze. Baba ngira icyo wibuka Martin. Nari ku kibuga cy'indege yanyuma nurira taxi sinzi uburyo nageze hano. Umva nyakuba Harris, abantu benshi barwara mu mutwe cyane cyane iyo umutwe waje kugira ikibazo. Uwo ndahana ubwonko bwibutsa bukagenda. Urumva atari bamwe babyigira Oscar bamaze ngo yanga gukuye ati simpibuka ngo nabuze ubwonko bwibutsa. Wowe bwabuze byanyabyo. Please. Kumbe amakuru arimo gusohoka. Amakuru arimo gusohoka ashize iminsi ne gusa umugabo ageze n'abari mu hotel n'umugore we. Bamushakiye n'imyenda mishasha. Hari wigeze ashaka se? Wape kabisa. Uri nyakamumeze nk'akana k'imbata. Uri imbati ibyawe twanashaho nakanitorera irabuturaga gusa bwarangiza bukuburi kamwe kakirwariza na nyina yirwariza. Yararebye ikintu bamwikuyeho n'isaha gusa n'isaha barayimurekeye ntayo bamwambuye. Dr. Harris abanza areba igisaha cye nta kindi yatangiye kwibukana madamu we ari bwamufotorana n'umugore we. Umugore wanjye yiyamaye nk'impano turi muri honeymoon twagiye gutembera cyagiye cya ukwezi kwa buki niko bakwita mu Kinyarwanda honeymoon, ukwezi abantu bajya kwishima bashakanye katorore bantu bakuru. Umugabo agiye kureba inyuma afite hano na kajenda yajendanye inyuma y'agatabo kamwe yagendanye nako harimo imibare ni atasobanukirwa n'iki kirimo yabuze ubwonko bwibutsa. Babyita losing memory. Biotechnology Summit inama yendaga kubijyanye n'ibintu by'ukuntu technology yateye imbere mu bijyanye na biology. Global Summit umugabo yabonye hano wagiye kubera inama barimo kuvuga abantu bazaza mu nama harimo umwami wa Saudi Arabia yisamagara muganga yakuba ari mu biki mva maze iminsi ndi kwa muganga umugore wanjye naza wondi mu mujyi atazi agomba kuba afite ubwoba ngiye kujya mu nama n'yanzanye. Numva akira nuramo kugeza icyo ukenera akira karita yanjye icyo aricyo cyose uri mu bihe bikomeye ubwonko kuba bwarabuze jewe rwose niteguye kugufasha n'umuganga w'umudage. Abaganga bahariya ikintu kiri imbere cya mbere n'ubuzima bundi bagafaranga kazaza mu nyuma. Hano ushobora kugera kwa muganga baza utubwire ko wayazanye se ubone ko kuvura ariko abona abagihanga ntabwo twabafasha. Nabuze urufunguzo rwo mu hotel ni ehe presidential suite aho ba perezida barara mu hotel nitwa Martin Harris. Watwereka identity card kiri kuranga numva ntayibuze na passport yanjye none nyakuba turaza gukenera karita kugira tumenye ko hano wafashe icyumba mwihangane bahamagara manege Sugar Dada arategereje ngo n'umudamu warimo hano arebye hakurya itabona madamu datawe naho undugirira yataye aramubona arimo gutambuka mu bantu ahita ajya Sugar Daddy ko yakaje. Urebe filime do cyabazindiye ni inyungu zanyu mwajemo genda bizi mwaje ku moto urajya banyita Martin Harris ndi umudogiteri ndimo hano mutwaje mu nama muri la Continental hanyuma bavuga ikidage umugabo niwe ra Martin Harris cyane gusa ko bw'impamvu z'umutekano w'i hotel ufite ibikuranga niba abagabo baba bafite ibitsinga mu matwi abagabo bari babi cyane ku by'umutekano. Yewe uriya mugabo aranze yababwira uwondi yakwatwereka ibikuranga nta kibazo winjira. Oya uriya n'umudamu wanjye uri hariya yewe kwereka ibikuranga maze iminsi ne muzi umugore wanjye nabwo azicyambayeho afite ikibazo cy'uko yabuze umugabo we munyemerere ninjire none bafite ibitsinga mu matwi ntabwo bapfa kwemera mu nama ikomeye nk'ingiyi n'abaperezida bari buzemo n'abami. Sawa ngaho ngwino nguherekeze tugende urebe dore umutekano dore bariya bose bakizopa ureba dore abandi hakurya kandi bareba abasore bakuze gusa ntabwo bareba nk'ababwoya bose kandi reka da abakuze nka yanga bese umusore ushyitse yasicyagariwe yewe naba nkuzira kuki n'ikibazo cye nyihangane nagize accident madamu nyihangane nubwo nanjye nibukagaho narindi wamugabo umenye wanyitiranye mudamu yihakana umugabo kumugaragaro ibi nikira uwo mutekano reka baze bakijyana intambike nk'ikirya cy'amandazi yewe madamu this is misunderstanding I don't know this man haba bitamenya umugabo rwose umugabo wanjye nkuri hakurya none se nturebe ibindanga se ahubwo dore singibi nitwa Dr. Martin Harris. Ibi ni ikiro cyangwa na madamu aramwaka madamu ntabwo bishakeje uri cyane wowe uri cyane babe mwana who the hell are you hello nukuzimu kuturuka mu kuzimu kwaye kirite wadufasha ukatukiza uyu mugabo uri muransebya madamu you embarrassing me please madamu uri muransebya dusoke warugaba dusoke bamwe abakuru bahise basohora umuntu filime ira ibi ni ikira dore ngaho uwo aho ngaho rwose niho nari nkiza muri iyi hoteli barategereza kujya muri za kamera zikurura ku hoteli kumbe mwibuke neza yasigaye inyuma ajya kureba briefcase yakiri hanze ko ninjira nuko bibona ibigaragaza ku kibuga Martin Harris warahageze koko ariko nanone nta foto yawe twabonye nzimifatika umugore wawe yageze muri iyi hoteli ntabwo mwinjiranye ntari urabyiboneye kamera zaramufashe umva nitwa Dr. Martin Harris uriya mugabo arigira jewe none se umugore wawe akakwihakana agomba kuba umva kubera iki mwebwe mujya kuri internet mushakishe nyakuba kuri internet twagezeho tunze neza mwafashe kiriya kigabo gifite umudamu wanjye ariko umugore uriya mugabo tumufunge kubera ko yinjiye mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko kubera ko yinjiye akaba arije kugira ngo nk'umudokiteri ufashwe neza yatwishyuriye hoteli gusa turamufungira iki ahubwo dufunge wowe bastard wa mugabo we uratufasha uve hano ugende mu mahoro arongera mu mudamu we bamujyana ariko mana nyagasani ibi ni abakuru baramuherekeza dore kuntu bamujyanye yewe bamwe bibitsinga mu matwi
bagiramo ibitsinga shafu baje kumutegera taxi bamuha udufaranga turi bumfashe nta gafaranga yazanye mujyane kuri adresse ngo niho yararwariye wenda bazamuha n'icumbi nyagupfu basi abaca watyo ari humiliated ari embarrassed nukuvuga ngo asebye keze mu nzira wa taxi naho araparika yakindi imodoka yari imugonze yewe ukapfa nyagasa n'ibiniki mugabo ari hano yako yamugwiririye katorore umugabo w'umukire cyane ujya mu nama zikomeye ziba zirimo abantu bakomeye nk'abo nk'abayobozi b'ibihugu by'amahanga dore ukuntu arimo kugenda ku muhanda w'umumbwete kumva ko arimo gutambuka ari kimodoka kimwe cyari kimugonze cyari cyamukurikiye ibi bintu birimo ikintu we yasikegariwe icyo mutabona ni harimo kwe na tena umugabo aramanuka hamwe bategereza gari ya moshi amanutse muri underground zimwe zo hasi nk'aba bacuranzi b'iwacu ba underground ageze muri underground umugabo agira mu ubwoba umugabo ko atambuka ari kigabo cyamukurikiranye nacyo gikurushaho reba ukuntu umugabo yakuze hari abagabo bari bakurushaho kiramukurikira wajya ni cyamakubuye kiramukurikira uko atambuka ikigabo kiramucyongeza umuvuduko uko atacyongeza kiratambuka kiriruka ageze hano umugabo muri gari ya moshi manafashe gafunga yaba yagufunga kivuga ikidage umugabo ari mu ndani yarakirebye kiramureba ni kimwaka kumana nyagasani hey yari cyari ntazi naho agiye wabona kiraye muri gari ya moshi y'abandi warangiza abo utariye saa sita ngo uyu munsi nakasiriwe nta pura nabonye uyuzura aho hatazi yasikagariwe byakurya abona ka taxi yibuka nubwo ubwonko butamuha neza yatangiye kwibuka arimo kugwa mu mazi umunsi hanuka agwa mu mazi yari muri taxi yanditseho 2 4 4 2 abona indi taxi yanditse witya arayikurikira mvuga murokore mbabarira kabisa yaramurangiye kumva urukobwa rusigaye rukara kwa myasiro nguru hakuno uranyibuka you remember me taxi nigeze ntwara nacyo kiramwihakana imyaka iraje nanone yindi yararangije aramushimira ngo thank you byibuze warakoze kuntabara arigendera mu nzira agenda adatambika ibirenge shaho afite utuguru shaho ubuguru buto mbabarira ndashaka kubona laboratoire ya Professor Brasla hano nabonye hari ibiro bikuru by'abantu b'abashakashatsi witwa nde Martin Harris uretse gatoya hano yewe mubwire ko twari dufite gahunda ibyumweru bibiri byahise yagomba kuza guhura na Professor witwa Brasla akaba ari na Dr. Brasla warangije za hakuno kumbe hari ibirango biranga za office abayobozi bose bagenda abona ibiro umugabo arimo Dr. Brasla niwe w'umudage bagomba gukorana kumbe dura abadokteri ahantu bakorera ubushakashatsi bwabo imiti ya sida ni hano bayivumbura igituntu nabayikura y'uburoro ntiraboneka abantu barwaye uburoro mwihangane imiti barimo barashaka bya nabi cyane abahanga gusa uyu nawe yavuye muri Amerika nicyo kimuzanye gukorana nabo ngeze hano yumva bari mu nama abona na cya kigabo kiriyo cyita Martin Harris urakora cyane uyu mugabo ntabwo ari Martin Harris ni James Martin Harris ibiniki hari ba Martin Harris noneho babiri uyu mugabo yaraje mu hoteli yanjye ndi kumwe na madame wagitutwemo aramutuka shaho yamututse igitutu kimwe Professor mamagare police se twari kuri telefone twaraganiriye nkubwira ukuntu nawe twavuganye iby'abana bawe umbwira igihe umarana n'abana bawe kuva habura umugore wawe wambwiye amazina yabo reka nkwibutse none umenye ko ari James Martin Harris undi ari ku ruhande arimo arumva nawe ni Martin Harris wavuze ko washatse kuba biologist mu cyakashatsi w'ibya biology abana bawe mnyuna rapfa ibintu bavuganye n'uriya bari byasubiramo baravuga bimwe mana nyagasa ninde twavuganye muri mwembi mwuka apfamo kuri telefone bo bise bari muri Amerika mufunga kiriya kigabo mumba barere kabisa nicyo kirimo kwigira jewe dore ngikiriye mugifunge yese ahubwo bagufunge nyagupfa reka nibyanjye isi ndangamuntu yasa amafoto ndi kumwe na madamu perime yanjye singiyi bayita driver's license use madamu turi mu ifoto cyara murebye madamu bari mu ifoto bifotoranyije uyatarashakana nawe ariko se ibi niki wamugana ko nanjye binyobeye mwuka apfamo nako nabambwira abagabo bari muri filime yasikagari yarahwereye hari ibintu kubita ntabyo gahita uhwera yaguye igihumure nk'ikinuma umugabo peri yambaye yongeye gukanguka ari kwa muganga uyu nazakoma wanaza kujya kuri menya koma y'ubutaha kabisa nzace nkakomerezayo burundu kabisa zakoma kirazijyamo nikimenya n'igihe cyakangukiye yewe umeze sawa uyu mugabo ngiye kuguha nimero ye he finds people ngo ni umuntu ubona ushaka abantu akababona ababuze he finds people mugabo nta kindi bakoze bamushyize mu cyuma gipima ubwonko barebe ko ubwonko bwari sawa bamushyira muri radiyo umugabo uko bakamukuye muri radiyo ubu kuva bamvanye muri iki cyuma cyitwa radiyo reka tureke bamushyira muri televiziyo cyangwa muri bafure byose nibikorana n'amajwi n'amashusho cya kigabo cyamukurikiye mu muhanda ntabwo uri butinde gupfa this won't take very long ibi ngiye gukorera ntabwo biri butinde n'umujugunya hasi cya kigabo cyamwirukanganye hamwe yaragiye gutegera gari ya moshi cyamugezeho muri radiyo kimutera imigozi kirangiye kimufata ahandi bashyira serumu kirayimwegereza neza nicyo cyamukuye muri radiyo sinzi abaganga babonye usizemo aho bagiye menya cyabishe kimutereramo imiti yayindi yakanyukumva kiratunganya urushinge uyu mugabo hari ibyo akurikiranye ataka yakurikirana gushaka kwimenya ko yongera kwitwa Martin Harris agiye kubizira kirangije ikigabo kirimo gucaho yewe uyu murwayi uramujyana ndamujyana muri West Baden mu ivuriro ry'abanyamerika kumva ko kirimo kuvuga kiravugana n'uyu mu kidage ndamugabo gihita kimwica nikije yawe niba abagabo bakuru
kirangije gicaho gisa nk'icecuma hirya ucyamutera imiti kari muri serum iramujyamo arahita kumbe ngo yabonye wa mudamu kimaze kwica atangira kurwana no kuba yamukuraho akanarimo kubona ku ntuzo ku ishati yari yambaye hariho akamakasi kigabo kiragaruka cyakije ni ikigabo gikuru yagikuyemo turore fata ibibotano kumbe rwaruga baramubona arimo kurenga urugi rwa mbere barimo arahunga ikigabo agiye kugera hano gisanga hano yahafunze ngabo nguriye mu baturage yitegereza ko hakuntu umuryango utinda gufunguka ko agenda ni ku kinyagishiramo yewe mesa abo yahingutse hakuna kiri muzima kigabo aragicika gusa ikintu yaje kuvumbura nuko arimo arahigwa bidasanzwe ka telefoni yagahamagaye yongera yumve ko madamu yamwita kandi mirahamagara nakazi uwita allo ni Martin Harris wundi umwitirira ayo data we ni nk'uruntu mu gitondo kuzinduka rwitiriye yanga my friend ko njye narwana makabutura agacika sahubwo umugabo yarumiwe cyakoze niki mu kirebe nanjye ndagitegereje hazaho yaje uko yakaje muraho niwe Jageni undi ati cyane niwe Jageni yari ba Jageni ni Rivier mwarahuye yapfuye ni wa mukobwa bw'uyu mugabo ngo uwo musaza ashaka abantu akababona he finds people bajya kwicana na muzehe abajamani kayoga bagiye kora abanza reba muzehe amafoto afite mw'intuza mu cyumba yewe wakoranye na German Secret Police y'ibanga ya German ndetse cyane proudly ndetse nanezerewe bambirije kongera kunywa ariko urabona icyo kunywa kiraryoha niyo mpamvu nkomeza gusomaho ariko ntacyo ntabwo nywa nyinshi usibye ko nozikiraho ntabwo nywa nyinshi nibiki ndashaka kujya ngo mfashe kugaragaza ko ari jewe Nova wa mugabo aba bantu rero niba nagupangiye kugira ngo babe baguhemukira these people may be good but they are not God ngo aba bantu bashobora kuba ari abahanga cyane ariko ntabwo ari Imana ibyo bivuga ngo hanyuma nta kindi bukore wegenda ushaka umukobwa wagutwaye muri taxi go and find your taxi driver see if she will talk to me genda urebe niba yamvugisha genda ushaka umukobwa hano aho ngaho turadutangiye inzira uranyumva my friend basa agakobwa kari hakuno baba hari umuntu ushaka kujya muvugana ntabwo mvugana na police ntabwo ari umupolisi waje kobwa we n'umuntu ushaka kumfasha kugira ngo asobanukirwe nako ansobanurire hanyuma n'abandi bazasobanukirwe ko ari jewe ndakwinginze kandi nkeneye naho kurara uraryama aho ngaho mu ntebe urumva icyumba nanjye mfite kimwe uryama mu ntebe nyagupfa dore icyumba umukobwa afite nuko bibese ubwo agiye kumucumbikira kumbe muzehe Jageni atangiye iperereza rye wa musaza wamubwiye uriya mugiye Martin yabwiye ngo ndashaka kujya ngumfashe biotech ya muri dusha nushaka gukaraba ariko sinzi kuri bukwirwemo uriya yendaga kujya muri shower no gukaraba arangije akuramo imyambaro Martin Harris mugenzi wari hakurya igikobwa kiramubwiye ngo sinzi ko muri dusha iri bukwirwemo icanye kimwe cyamukurikiye aho gari moshi bayitegera umukobwa bamuteye bimwe bita chloroform bimwe bisinziriza kigeze muri dushe kiramubura gikomeza no mu gikari unknown utazwi niko filime yiswe yabaga bizi gikomando we nigute bamanuka gutyo naho wigiye kumbe muzehe ari hakuno yari yagakwepye hakuno yerekere inyuma ko kwa pempe muzehe kwatorokera zemenya nawe yari umusirikare tereza box agakobwa kagiye kumusiga uri cyande who the hell are you kigabo cyaciye bareba ibishinge cyari kibazaniye batangiye guhunga mugenza agakobwa nako gahunzi wabo baturore imodoka ni yingi imodoka ya Biko niyo bafashe imfunguzo zayo uriya mugabo niwe wisha abantu butwari kumwe kwa muganga uriya mugabo twishe yameze kuva kera abantu nk'aba ni babi ntago bahiga wenyine ubu ngubu nanjye ndimo none nawe gatangiye guhigwa kubera iki kigabo yaratangiye umugabo arareba muri kajenda agendana kajenda ke areba imibare igiye irimo maze atangira gutekereza ibintu birimo ibintu hari isano bifitanye no kuguhigwa kwe katurore reka none tugira icyo tumenya let us figure something out katugira icyo tumenya bagaruka kuri cya gisaza muze yabibanarije gusanga za code ni imibare ijyanye na za page ziri mu mapro ndetse bikajyana na za paragraph zirimo uzatangira kumubwira ko bimeze umwami Shada impamvu aje hano ndakeka ko hari abantu bashaka kwica umwami Shada Princess Shada umukobwa mutoya rero Martin Harris nzaho namubona gusa sinzi icyo ashaka kuba yakora afatanije n'uwari umugore wanjye ubwo se nawe mwumbagambanye umugabo ko yagagaze hakuno abona umudamu warimo kuzamuka hejuru mu nama abo hoteli mu nama inama yagomba kubera mu hoteli atumaye ko agakobwa mukabakurikire kobwa karimo karakugenera hafi niko gashobora kuba kamuhaza information bombe Martin kobwa uko umugabo yakajya muri taxi agakobwa karakurikira niko agaho umugabo information Martin wundi baza hakuno hari nama yarimo batari bajya mu nama hari muri kagurisha ryari rihari ariko ry'abakire buri hari muri kagurisha abapagasi bajyamo n'abakire bakajyamo uyu kombe yavumbuye umudamu ko ari wari uwo yitaga umugore we yatangiye kumukurikirana kwari cyane wambonye ute wankurikiranye varisi yawe yaburiye kuri airport ku kibuga cy'indege genda uyibone go find it unegereza yuburetse kugenda ndagukunda genda ushaka ibyangombwa byo ku kibuga cy'indege ibindi tuzabivugana kombe hakunoka kandi yari yatumye akubwiye iki ntabwo mbikubwirira hano ngwino duceho yanyemeje mbuye icyo yari amaze kumenya ku kibuga cy'indege niho azamusobanurira byose umva nagize accident iki gikapu bumenya ari cyanjye uyabanza kureba muri passport arebe ko iki kigabo ari cyo kirimo iyi niba ari bag ya cyataye umenya ari ibye yabonye ko ari ibye hagiye kureba muri passport Martin
John. Hano afite amazina 3 mbere yavugaga 2. Komeza kureba. Harebye neza wa mudamu bari kumwe mu ifoto. Martin Harris is a fabrication. Martin Harris ni ibintu nabagize, ntago mwe mwitwa Martin Harris we na mugenzi wawe. Ko afotoranywe nawe havuye haza n'undi arifotorwa afotoranwa nawe. Umva kuri ni uri umwicanyi, nicyo watorerwe kuba kuva kera, wari umwicanyi, ndetse kuza hano hari uwo twashaka kwica. Uri umwe mu bahungu banjye beza, wari umwe mu basore nizeraga beza cyane, we are among my best boys. None ubugiye kuba ikigo gitagira icyerekezo. Bastard ba Martin ni benshi. Uyu musore ni umwe mu batozwa ari abicanyi, uyu musaza niwe batozaga ari abicanyi. Martin Harris byaje kuvumbura nuko we ari umwicanyi kabuhariwe, professional killer, assassin, abicanyi bagurwa. No umwicanyi koko yaje kwivumbura ko ari umwicanyi kuva cyajya honda umutwe, ntabwo yongeye kwiruka akazi yakoraga. Martin mwenda gakwicandi bombe ya presidential suite igisasu bashizemo, wenda agakuzamo ninde wa musore Shada, umuhungu w'umwami wa Saudi Arabia. Hashize amezi 3 yarateze igisasu muri cya cyumba. Ubu ni nawe mutabazi wo gutabara uyu mwami adapfa kuko yaguzwe kera, ahubwo mutwe kuba yaragiye akawuhonda ahantu yavumbuye ko yakoze amakosa. Arakaza neza umwami Shada muri summit. Uwakiriye umwami Shada yazanye na wa mugabo Martin Harris. Martin Harris ugomba gutabara umwami yazanye n'iki gikobwa cyitwa umudamu washize amezi 3. Icyo gikobwa kimwe mu bateze ibisasu bavuye muri Amerika. Uyu mugabo niyo mpamvu bamuhinduye amazina byose yarafatanije n'abariya benda kwicuriya mwami wa Saudi Arabia. Hako nino kobwa kiriya ni gisasu no munsi wo kuactivating, icyo bita activation. Kobwa jyana muri mudasobwa arangije arakiri kuko bishoboka. Gisasu cyegendera kuri computer. Tuze mbajyane mu cyumba mbere kandi nateze igisasu. Uyu munsi abakomeye bagiye gupfa. Tutabitubiye kuvana mbere tugende mu cyumba twereke. Kobwa arangije igisasu agishyiraho. Hagarara mbereka ko iyi hotel ayije amezi 3. Reba uriya sigewe n'undi mudamu naje amezi 3 nibwo nateze igisasu. Umugabo kumbe n'umwicanyi yarabyemeye abigemera ashe umutekano bamwoga pamwe. Rero mumenyeshe ko abicanyi bemeye ko ari abicanyi, ahubwo baje hano kera noneho bakadutega abanyagupfa, ahubwo bagiye kutumara. Heske gariwe mubwira abashitsi basohoke mu hotel n'imiraha. Abashitsi batangiye kubasohora mu hotel. Iriya gisasu reka nyene nyitegurure nawe nyene ushake target na wuri ni wa muganga umwami wa Saudi Arabia umureke. Uriya muganga ari witana kuko niwe byanze bikunze twashakaga n'umwana umuganga ufite utwana twe 2 wari wavumbuye ikoranabuhanga mu bimera. Uriya mudage niwe bashaka kwica, dore umudage nguyu. Ntabwo nibagiwe byose, I didn't forget everything. Bose batorwe bya gisirikare. Nuko manase nzi ko amaviye mu Rwanda mu cyumba bari baturikije mu hotel aho era barakwereka wa mugabo asohotse n'akagakobwa yishimo bwari bwose. Abo yari yaje kwicara batabaye amenya ko abaye umugabo kuzabarwa. Yitwaga unknown, utarigeze amenywa cyangwa stazwe cyangwa starimenye, unknown enkonu mu gifaransa. Filime nuko kagenze ngire gahari ndabona irangiye sinzi icyo mu gitegereje banya gupfa. Yitwaga unknown, utazwe cyangwa utaramenyekanye. Sinzi filime ukunda niba ari amasasu cyangwa banigana. Hari abakunda filime zimeze gutya kandi bahora biturije. Bastard bagira n'ubwenge.